amahoro mu gihugu. Ariko mu gihe ushaka uvuga ngo ndashaka amahoro mu gihugu n'uburenganzira bwa muntu, ibyo bintu ntabwo bishobora gutuma uburenganzira bw'igihugu, kandi ntabwo bishobora kuzagira igihugu cyiza mu gihe mubona abantu batanga ibitekerezo ku gihugu mukabagirira nabi ku bw'igitugu cya leta ibashyiraho. Ndi hano kugira ngo mbabwire ngo tugabanye igitugu leta idushyiraho, twumve leta, twumve n'izindi opinion. Leta nayo nitubabarire ikoresha itegeko nshinga. Ndashaka leta ifata itegeko nshinga idukuriremo basi aka kanya. Leta nibasha gufata itegeko nshinga igakuramo freedom of speech, gutanga opinion ku muturage w'u Rwanda kari uburenganzira bwe bwose. Iryo tegeko niba rikuraho, then ndahita mpagarika izi live zose, kuko icyo gihe naba ndi kurenga ku itegeko mbaye mbikora. So then imbi iryo tegeko rigihari kandi rindengera, kandi ari itegeko ryatowe natwe abanyarwanda. Reka noneho turikoresha, none turikoresha jaji ibyo mvuga, jaji ibyo mvuga mbere yuko umpimbira ibyaha. Tureke izi mvugo zateye, kandi n'impamvu babwira ko ibintu biba atari ibintu bigiteye ubwoba abantu cyangwa bigiteye ubwoba isi cyangwa atari ibintu umuntu akeneye proof zo kugaragaza uburyo FPR yataka abantu bose bagerageje kuvuga ibitagenda neza mu gihugu, n'uburyo ubu ibataka amatari uburyo babunyuranye bwemewe n'amategeko. Kaduhere kuri dosiye ya Ingabire Victoire. Ni dosiye ikomeye cyane ku gihugu cy'abanyarwanda twese. Dosiye ya Ingabire Victoire itangira, ngeranyije nk'imyaka nari ndimo, nahise mvuga iyo nterahamwe nayo iraje bayifate, iriyoni nta nubwo ishobora kuducika. Guess what? Ingabire Victoire watangiye ari interahamwe mu mutima wanjye, naje kugenda mubona nk'umuntu ahubwo wankiza agahinda natewe n'interahamwe n'ikandi gahinda kose mfite mu gihugu mbamo. Mu buhe buryo? Iyicarubozo yagiye akorerwa cyangwa se uburyo yagiye afatwa n'ibyaha yagiye ahimbirwa, nuko byagendaga bisa n'ibyo ngewe nzi bikorwa mu buryo bwo bita ngo itekinika. Ingabire Victoire ndabwira abantu bose, ndababwiza ukuri, abantu bose bavugira Ingabire Victoire aka kanya ni FPR yabikoze. Yo ikeka ko iyo yari defandaga, ariko igihe cyose widefanda mu mafuti bituma bikangura abantu. Ingabire Victoire yavuze ijambo aza mu Rwanda, niryo jambo ubundi tunamuzi ko urabizi iyo umuntu aje mu gihugu cyatumwumvaho n'imico yo gutera hamwe n'ibiki, ndavuga we siwe, iyo bakuvuze ibyo bintu abantu mu gihugu nta nubwo tuguha umwanya, nta nubwo tuba dukeneye kujya twumva ibiganiro byawe cyane n'iki, ko tuzi ko biri danje no kubyumva gusa cyane no kuba nanyura n'imbere y'igipangu cy'iwawe biri danje, kandi no mari ntabwo byakabaye kuba danje. Naryo n'irindi tegeko riba ritubahirijwe, sibyo? Iryo jambo ryaratunguranye, twa tugifite n'ibikomere bigenda birutana. Uko twe tumeze mu myaka 10 siko tumeze ubu ngubu, ntago ari ko twumva ibintu, sibyo? Uriya mu mama iryo jambo yavuze nta mwana w'urubyiruko rw'u Rwanda ritashokinze, ariko nkeka ko abanyepolitike bo hejuru bafite ukundi babifata kurenza twebwe. Ngira ngo niyo mpamvu wenda batangiye kugira ubwo bagatangira kwigana n'uwo mama. So sinjya muri kese ko ntabwo ndi umucamanza uko nabivuze, sindi umunyepolitike. Ikiza wahubwo ngo umunyepolitike n'abantu bandi banyepolitike bakurikirana politike bakareba aharengana bakagerageza bakamufasha. Ahubwo icyo nshaka kuvuga ni kuri iyi mico mibi y'abanyarwanda tugira, aho nka Minisitiri Bizimana uvuga ngo ahagarariye ubumwe bw'abanyarwanda. Kuri Minisitiri Bizimana ubwo mbahaye ishusho kugira ngo mujye mureba uburyo FPR iyo yubaka inzego zayo itagendeye ku nyungu z'abanyarwanda, itagendeye ku bumenyi n'ubunararibonye bw'uwo ihaye uwo mwanya, itagendeye no mu nyungu igihugu muri rusange cyarikuramo, ahubwo igendera ku nyungu FPR na Perezida wayo Paul Kagame bakuramo. Kuko aba ni abantu bazi neza ko nta karite n'imwe bafite yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda cyangwa umunyarwanda. Aba ni abantu bazi neza ko ari abanyabyaha international. Ramiyo mvuze ibi mukajye kuza kumbaza ngo ibyo bimenyetso cyangwa ugira iki. Dufite amasezerano menshi cyane twasinye. We have the mapping report from Congo,
we have claims from Burundi, we have claims from Banyamurenge, twafasha Nyamurenge twacamo ibice bibiri bimeze gutya, nabyo turaza kubivugaho muze no kugenda mubinyibitsa. So iyo mvuze ko dufite leta y'abanyabyaha mba mvuze ngendeye ku masezerano dusinya, noneho nayo tudasinya ariko nimfungiye wenzi live, sibyo? So Ingabire Victoire kubona uwo minisitiri ushinzwe ngo ubumwe bw'abanyarwanda, imba ashinzwe ubumwe bw'abanyarwanda, yakaye ko ari umuntu gukora hafi ya dosiye kuko ya Ingabire Victoire, akaduha speech nzima zitudirectinga kugera ku byaha bya Ingabire Victoire cyangwa kugera ku kuri kwe, tukamwumva agaragaramo hagati ariko ntazahagaze nk'intera hamwe y'ishyaka. Wo kuzuhagaze nk'intera hamwe y'ishyaka ntago bitwubaka pe, nta nubwo buje kugira ngo uduhe nk'abanyarwanda tugira amahitamo, aho buje kudutera ubwoba. Ntabwo ndi bujye muri detail, ariko ejo nabonye ijambo rya minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda, uhagaze imbere y'abantu ufashe speech, uravuze ngo umuntu ni terrorist. First of all, mu gihugu gifite demokarasi, gifite freedom, gifite inzego zikora, gifite inzego z'ubutabera, wowe minister wakaye kuba uri under arrested. Mu kwifata ugafasha umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda ukamushinja ibyaha kandi ari under investigation, akiri mu nkiko ntarashinjwa icyaha na kimwe, ntaremezwa icyaha na kimwe. So ibyo ntabwo bitangaje. By the way, tuvuge ko wenda Bizimana ashobora no kumwanga ku giti cye bikamutera trauma yo kumwita gutyo ngo ni terrorist, sibyo? Ariko nk'umuntu uvugira abanyarwanda, nk'umuntu uri presentinga leta, iyo avuze ibyo bintu bigaragaza ahubwo gahunda ya leta ifite kuri uwo muntu. Ntabwo leta ifite gahunda yo guha muntu ubutabera, ahubwo ifite gahunda yo kumwica, ikamwica yabanje kumubrandinga. Icyo bita kubrandinga umuntu ni iyo system ikora cyane cyane muri politike no mu bindi bintu ibyo ari byo byose. Umuntu abanza akakubrandinga nk'ikintu kibi kugira ngo nanakwica abandi bavuga ati yishe ikintu kibi. Izo nizo brand muhuriya mu mama. Ariko uriya mu mama je ntabwo ndi hano ngo mucire urubanza ngo mvuge ngo urubanza rwe rurarangiye, ni mu ubutabera bwa nyabwo, apana bwa butabera umucamanza. Ese murabizi ko mu manza zo mu Rwanda bimwe bavuga ngo ubutabera ngo abacamanza ngo bagiye kwiherera ngo baraje basoma imyanzuro n'ibiki, uzi ko umuntu ajya asohoka akinjira muri za pick up mwirwa mubona z'imikara, agashogoshera akagenda mpaka no ku cyicaro cya FPR, akabanza agafata briefing akaza gusoma urubanza. Can you imagine umucamanza? Nkeka ko isi nko muri imyaka 30 ifashe degrees cyangwa n'ubutabera bwo mu gihugu cyacu bakawushyira ku munzani, bashobora kuvuga ko nta munyarwanda wigeze wiga amategeko kubera brand imbi ya Kagame, kubera imitekerereze mibi ya FPR, imigire mibi ya FPR. Tubayeho turi abantu bafite abantu binjije mu buryo ku rwego rw'isi, ariko tutarinjije. Abanyarwanda turi abahanga cyane, turi abahanga, ariko nanone turi abanyabwoba cyane, turi abanyabwoba cyane. So ubu bwoba bugiye kutwica, ubu bwoba bugiye kutumerera nabi, ubu bwoba nibwo butwica, bakica umwe ejo bakica undi n'ejo bakongera bakica undi kubera ubwoba bwo kutavuga. Kandi nta n'uwo ngaya kafite ubwoba ko FPR ni abantu bafite strategy, baradufashe batugira umwanzi wabo umwe. Aka kanya nifuza ko nk'urubyiruko rw'u Rwanda tugomba guhindura iyo mitekerereze, aho kujya tumwanzo imba twese buri muntu nabanze arebe ese mbifitemo inyungu ki kuba naba mbona amarira ya Adeline Rwigara nkayirengagiza nk'undi mubyeyi. Ese mfite inyungu ki mu kuba nabona umwana nka Alexia Mupende yicwa mu gihugu bavuga ngo gifite umutekano, freedom na demokarasi, agaterwa ibyuma, umwana tukabura irengero. Ese mfite inyungu ki mu kuba natuka umuntu ushaka ko Kizito Mihigo wishwe, isi yose n'imiryango yose n'umuryango we bagasaba iperereza ryihariye, akaryimwa, yaryimwe kubera iki? Iyo abamunyabyaha nk'uko babivuga, iryo perereza bakaritanze rikana, kuko imba ari umunyabyaha rwose yaranatinye ko yazabazwa ibyo yakoze, ntabwo yageraho yica, sibyo? None ari umunyabyaha bya nyabyo we yakwiyica, ariko leta ntiyatinya urupfu yapfuye kuko byo kuko ari umunyabyaha wa nyabyo yakwiyica,
na kamera bakazizana, kuko ese iterambere dufite ryitwa convention turirimba, iryo terambere dufite rihagarika za mizayiro, imba dufite ko iterambere rihagarika za mizayiro zishobora kwataka igihugu cy'u Rwanda, tunaniwe iterambere rya control imfungwa nka Kizito. Tuvuge ko ahantu yari ari amajwi ataboneka, nta kamera zihaba, nta kibundi, se ni gute umuntu nka Kizito ashobora nko kuba yanafungirwa n'ahantu hatari ibyo bintu mu gihugu cyateye imbere? Ni amakosa akomeye cyane, ni amakosa. Ibintu ngenda navuga icyo gihe ntabwo ari guverinoma, ahubwo aba ari agatsiko k'amabandi, aba ari agatsiko k'abateroriste baba bayoboye abantu, niho badakoresha amategeko. So wowe bantu utekereze wumve ngo none naba mfite inyungu ki mu gutukarama kuko yibaza icyo kintu, cyangwa abazi icyo kintu akitwa umwanzi w'igihugu n'umwanzi w'abantu. Numara kubona ko nta mpamvu nta n'icyo waba umaze, hindura systeme, duhindure systeme. Twebwe tureke kuba bamaneko bacu ku giti cyacu kugira ngo twicwe, dukorwemo, tunyagwe ibyacu, tugirwe imfubyi, twirukanwe mu gihugu. Instead, eka tuba inshuti, dushaka umuti w'igihugu. Nkuko nababwiye, sindi umunyepolitike, sindi umusirikare, sindi n'ikintu ama freedom fighter, ama human rights defender. Nkeneye ikintu cyose gifasha umuntu uwo ari wese mu nzego arimo. Abasirikare bafite ibyaha bakoze, bafite uko bafashwa, abanyepolitike n'ibyo, ibindi n'ibyo, ariko twe turi urubyiruko ruri kuzira ubusa, twe turi abaturage b'abanyarwanda. Icyo twe dukeneye ibintu nibikorwe nk'uko bikorwa hano. Twe no kuvuga ngo iwacu, no imbi wacu tubona ko nta gikorwa, basi nikorwe nk'uko bikorwa hano, sibyo? Bikorwe nk'uko bikorwa handi, ariko abantu tugire amahoro. So abantu reka tureke kuba maneko y'undi muntu kandi umugizi wa nabi, dutanga bagenzi bacu. Reka abantu tureke kuryama tubyuka tubazanya ngo yo umusanga bamutwaye, se bamutwaye kubera iki urenda kwindira icyo gihe, ahubwo se wamutabarije. Ese kuki bigomba kuba ubundi, kuki mu Rwanda icyaha ari ubwira, imba kuko dukoresha inzira z'ukuri? Kuki icyaha mu Rwanda ari ubwira? Nese kuki mu Rwanda umuntu ashobora kuzira icyaha cy'undi? Kuki se mu Rwanda umuntu ashobora kuzira akaziranye na Badrama kandi Badrama adakunda Kagame? Ese gukunda perezida ni itegeko? Arega urubyiruko rw'u Rwanda, impamvu turi kunyura muri ibi bihe ni trauma. Yes, it's a trauma. This guy, they created me to the level they cannot even stop me. You guys, you created me. You create so many ugly kids. You did. Ntabwo twe twavutse ngo tube gutya. You guys, you create us. Mwatwe ibyo bintu byose, impamvu ubugome bwa FPR bufata buri muntu n'udashaka kubimenya. Nkanjye kwa ko nakuze nanga politiki n'ikijyanye nayo pe, ndane babwira igihe cyose. N'umunsi nabipostinze ubwabyo nakoreyiwe iyicarubo, je na postinze nabwira nanga politiki n'ikijyanye nacyo, n'umunyepolitiki wawe wese ya no mu gihugu cyane nta nshuti umunyepolitiki ngira. Nk'umuntu uri famous nkanjye uhura n'abantu benshi, wasanye n'abantu benshi, ariko nta munyepolitiki nigeze ngira inshuti, nta nonzagira inshuti. Right? So twebwe rero turimo aho hasi, tutari abanyepolitiki, tudafite na gahunda zo kujoininga politiki. None abanyepolitiki dufite, leta ikaba ari ibakoresha, kuko leta yacu ikora nk'umutwe w'iterabwoba barayiki na n'umutwe w'umuntu. Igihugu cyacu ntabwo ari igihugu, actually igihugu cyacu cyobowe n'itegeko nakwita masholo. U Rwanda kuva mu myaka 30 kuva Paul Kagame na FPR barwinjiramo, tuba ku itegeko rya masholo. Masholo ni itegeko ry'abantu igihugu cyacu mu buryo bwa gisirikare. Ushobora kubipinga, ariko nazo still ingero mba nzifite. Ntabwo igihugu cyaba kiyobowe mu buryo bwa gouvernemental cyangwa se uburyo bwa diplomasi n'ubundi bwose, gifite inzego zikora, gifite Sena, gifite Parliament, gifite Prime Minister, gifite n'ibindi. Igihugu kibyuke gitere ikindi gihugu, gitere Kongo, barwana imyaka 30
nta kintu twe twabwiwe nk'abanyarwanda, nta hantu byanyuze mu nteko nshinga amategeko ngo tube twabitorera. Ibyo mbabwira nkuko bavuga ngo sindi umunyepolitike, ariko nzi uko uyu uri umuturage ugomba kumenya uko ibintu bigenda. Iyo utabimenye nyine ahubwo ibyo nibyo bita ngo ubujiji. Ntabwo kumenya cyangwa kutabujiji ari ukutajya kwishura, ahubwo no kutamenya gahunda z'igihugu cyane uko gigomba kugenda. Ubwo ni ubundi bujiji bukabije cyane, sibyo? So imbi igihugu cyacu kuko kiyoborwa mu buryo bwemewe n'amategeko, nihagira umuntu n'uyu n'umwe mu bari hano uzanyereka tudekarara intambara kuri Kongo, niyo tutayidekarara basi tukana inteko ikayiganiraho, icyo gihe nzayamanika. Ubwo icyo turakibitse. Icya kabiri, nubwo tutayidekaraye twabayeho tuyihakana. Minisitiri wacu ubaye n'amahanga ahinduka minisitiri ubanye n'amahanga wa M23 na Kongo. Twebwe ubwo twari dukeneye buriya mbona nyuma ya Ruhungire dukeneye muri minisitiri uvugira u Rwanda, ko ntabwo tukigira umuvugizi cyangwa minisitiri ubanye n'amahanga, ni minisiteri y'ubanye n'amahanga ya M23, ntabwo ari y'u Rwanda kamera. Ase ubundi mwamusaba kugira ngo ubundi bisaba ubwenge bungana iki kugira ngo tubone ko ibintu dukora mu gihugu cyacu ari mu by'ukuri bitari kuri standard y'undi muntu wari wese. Bisaba iki kugira ngo ubone ko nka minisitiri ubanye n'amahanga wacu yamaze guta umutwe, atazi n'ibyo akora, atazi n'ibyo avuga? Ntabwo bisaba rwose, ni umuhanga yarize. Mujye muvana icyo kintu mushaka kwitaba no, ahubwo ushobora kwibaza n'iki gikoresha uyu mugabo gukora amakosa angana gutya. Uri muri Kongo, uri minisitiri muri Kongo, wavuze iby'abanyarwanda. None se wowe uri guhakana ngo M23 kandi niwe wirirwa utaginga M23, niwe wirirwa uvugira M23, niwe ujya gusinyira M23. So gufata abo banyarwanda tukabakina imyaka 30 tubazengurutsa gutyo, akuko ntabwo ari agasuzuguro. Akuko nyine n'agasuzuguro umuntu nkarama, umuntu nka bad ntabwo nshobora. Hako n'agasuzuguro ntabwo binsaba ngo mugishe inama, wowe mama, wowe mushiki wanjye, wowe perezida, wowe minisitiri runaka, wowe inshuti yanjye, ntaga kugasuzuguro nge kansa kugisha inama kugira ngo mfate umwanzuro nk'uyu nguyu. Fata umwanzuro wo kuvuga ngo no, enough is enough, ibi bintu ni umwanda. Ntabwo binsaba kugisha inama uwo ari we wese mu gihe navukanye ubwonko mo hano, havukana amaso, ndanahumurirwa. Ntabwo binsaba rero izindi proof cyangwa kubona ko igihugu cyacu cyobowe n'abantu batazi, n'abantu bafite gahunda yo kukirimbura. Ntabwo n'abantu batazi ibyo barimo, kuko ibyo ntabwo babikora utazi ibyo urimo. Ntabwo waba uri minisitiri w'ikindi gihugu ngo wirwe upostinga inyeshyamba ziri mu kindi gihugu, uzi icyo sovereignty bivuga y'igihugu, uzi ko mwarenze kuri ayo mategeko mpuzamahanga mukinjira mu kindi gihugu, uhangiza ukipostinga ibintu nk'ibyo ngibyo. So ukaza ugatukana no n'abanyarwanda, ukayikona igihe kirangitse ngo minisitiri ngo Nduhungire ngo yifatiye ku gahanga ngo Kongo ngiri ku ngo yazanye abacancuro benshi ngo bari kurwana ngo muri DRC ngo abacancuro. Ese ubutekereza Kongo byakwitwa ko yazanye abacancuro yabazanye kabatereka ku butaka bw'u Rwanda? Ahubwo wowe bo bari mu gihugu cyabo bashaka bashinzwe training, natwe dufite abakoreya mu Rwanda, dufite abanyamerika badu training, rero tubita abacancuro. M23 jondi Wiringoma araswa yarari kumwe n'abazungu. Neza abazungu wese w'ingoma naka kanya amaze gukora statement ko ni umunyarwanda ntago ari umukongomani. Sinje warikoze kandi abayikoze ni nabo bemeza buri kimwe cyose, n'undi wabyemeza byemeza bisanga bihari. Ye kumwe n'abazungu. So ugasanga ministry wacu uri muravuga ngo Kongo yazanye abacancuro, we mu gihugu kawo gufite umutwe w'iterabwoba, terrorism group like M23. To me it can be anything, it can be malicious, can be terrorist, can be whatever. Because n'abantu badafite intego babeshye bene wabo ahantu Banyamurenge, Banyamasisi, mbere yuko mungira umwanzi wanyu ukuri kwanyu muzakwibonera. Sinshobora imba ntago nshobora kwanga umuntu afite icyo mpfa nawe, kandi singendera ku moko, singira ubwoko, singira n'igihugu, singira n'umupaka. Iyo bije ku kiremwa muntu ndavuga that's me bad. Navutse nkeka ko navutse kugira ngo mvugira abantu, nzabavugira kandi nzabavugira mu kuri, kutagira ikinyoma kandi kutagira inyungu iyo ari yo yose. Right? So minister ukirwa uvuga ibyo bintu, ibinyamakuru bikandika,
tugakoma mu mashyi badi nkaho nicaye nkabona ejo wowe minisita usinya amasezerano nafata amasezerano uyasinya hano Washington wibuke ko ndi hano runaka nshobora kuba naho ngaho inyuma y'iyo building gusinyiramo nkareba report z'ibinyamakuru nkareba ibyo abantu bavuga nkanarize nkafata amasezerano nkabona ingaruka icyitwa umunyarwanda afite muri ya masezerano agenda akakanyica nabona ukuntu igihe cyanditse itangazamakuru yose mu gihugu ryanditse nkahita mbona ko igihugu tubayeho nk'abari muri gereza reka mbasetse nyabivuga nigendera ariko ntimuzatungurwe abantu twitwa ko twarokotse jenoside cyangwa turi igihugu cyakorewe jenoside cyakozwemo jenoside twikoreye jenoside birababaje biranatangaje ko mu gihe gito azasohoka amatangazo adushyira hanze ku rwego rw'isi nk'abantu bakoze jenoside perezida arabisinye ariko mbabazwa no kubona iyo nteko nshinga amategeko nubwo itabwiwe ko tugiye gutera Kongo nyuma yuko perezida wa repubulika abisinye bitakiri rumazi atari ibintu Badrama avuze atari ibintu umunyamakuru uri muri opposition yavuze atari ibintu umumama wiciwe umugabo avuze atari ibintu ndi muntu wese ubabaye yavuze ibintu bivuzwe mu makuru y'abantu bashobora nuko batazi naho u Rwanda ruri kandi perezida wacu ahari ameze gutya ari gusinya bikavuga ko amasezerano yasinye iyo nteko koko imbi dakorera munsi y'igitugu cyangwa se imbi igihugu kitayobowe n'umuntu umwe ni inteko yakicaye ikavuga ati aya masezerano yabayeho abanyarwanda mwihangane icyemezo ushize twafashe byabyaye ingaro twasinye aya masezerano twasinye ko abanyarwanda ibyo ntabwo bizanasubira inyuma mbibabwire rwose byo ntabwo bizasubira inyuma twarabisinye ko tumaze imyaka 30 twica abakongomani kandi ngewe ndi umugabo wo kubihamya. I'm here to say yes, we have been killing Congolese for 30 years and separate some of the tribes from Congo, especially Banyamulenge. We divide them into two. Some Banyamulenge, they believe that Kagame is a savior. Some of Banyamulenge, they believe that a Congo government is the savior. But me, among the Banyamulenge, believe that Congo is the savior. Because if you Munyamulenge nkuko u Rwanda rubivuga ngo rugiye kurwana uburenganzira bwanyu, wagakwiye kuba wemeranya neza nimba ushaka amahoro koko kunayabona ukorana na guverinoma ya Hapana ukorana na guverinoma ya Kigali. Niyo mwakorana uyirwanya, wakorana uyirwanya ariko utayirwanya kuri philosophy n'ibitekerezo na mind plan set za Kigali. Turabyumvikana neza. Kuko sinjya kwanga Umunyamulenge, sindi Umunyamulenge ngo nzaya gutura mu isambu. Sinjya kwanga Umunyamasisi, sindi Umunyamasisi ngo nzaya gutura mu isambu y'Umunyamasisi. Nta nubwo nzajya kumuyobora, nta nubwo murumuna wanjye cyangwa undi wari wese cyangwa undi munyarwanda twifuza ko yakora icyo kintu. Ariko tuba tuvuga ukuri kugira ngo tugarure amateka yacu, kuko kubura amateka yacu bizadukururira urwango rw'igihe kirekire mu gihe abangaba badushuka bazaba baramaze kuzinga ibirago barigendeye, twe dusigare turyana twicana style dupfa ubusa. Ufunga abantu umunwa, umuntu ashobora kuvuga ngo mu Rwanda ngo bafunze abantu umunwa gute? Uri uzatinye igihugu nk'igihugu kidashobora kuba mu media cyangwa ikinyamakuru gishobora kuvuga cyenye kikavuga ibi. Ni ukuvuga ngo igihugu cyose kuva ku kinyamakuru kugera ku mu socialite kugera kuri post yare yose gishobora kuvuga ikintu kimwe mu gihe igihugu cyagize ibibazo bitandukanye. Ntago bibaho ibyo bintu, ntago bibaho. Kagame ni umuhanga mu byo akora. Nibyo njya mbabwira ntimukajya mwita abantu injiji, ahubwo ujye wita umuntu umugome, umwita umwicanyi. Ibyo byo birashoboka. Nunyita umwicanyi nzakubazaho nishe nkuko njye nishe Kagame umwicanyi nakubwira abo yishe. Aho kunyita injiji naho buri injiji. Sibyo? Ntago ibyo ari igisubizo. Sibyo? So Kagame ntago njye mwita injiji. Ni umuhanga mu bugoma akora.
azi icyo bita manipulation, yarayubatse. Kandi buri munyarwanda ikintu gitangaje, twese twatanze umusanzu kuri iyo manipulation, kuko byonyine iyo bafashe umuntu bakamwica muziza ibitekerezo bye ugaceceka, ubutanze umusanzu. Iyo bafashe umuntu bakamufunga akicwa rubozo, agakatirwa n'inkiko zitujuje, zitagendeye ku kuri, ahubwo zigendeye ku mbaraga zubategetse, ugaceceka ukagira icyo ubutanze umusanzu. So twese abanyarwanda rero twagiye dutanga imisanzu mu kwica bagenzi bacu, nitwe twirimbura, twebwe abanyarwanda nitwe twica. Ariko ikibabaje kiri most ni ukuba noneho twe twica, twanza tukica n'ubundi bwoko bwo mu yandi mahanga. Tukica abanyamasisi, tukica abanyamurenge, tukica n'abarundi. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Narakibasobanurira ndababwira, imba mu Rwanda dufasha Red Tabara, tukaba ducumbikiye Niyombare Godfrey, already dushaka kwica abarundi. That's the meaning. If you can host Burundian terrorists, if you can host Burundian troop to go to fight Burundi, we are already in Interahamwe ku Barundi. We are. As we M23, no Rwanda nta munyarwanda nkeneye kubwira ko M23 ari umutwe wa Kagame w'iterabwoba ushingiye ku kinyoma cyo kubeshya abanyamasisi n'abanyamurenge kazabashakiraga igihugu ngo n'uburenganzira no kubana uburenganzira bwabo, ariko bishingiye mu kwiba amabuye. Kagame mu mutwe we na FPR bo barabizi kubwo bushobozi batabugira bwo gufata igihugu ngo bagicemo kabiri cy'abajya abanyamurenge. Kuba bazi icyo kintu bakanga bagakuyatinga izo ntambara. Can I have some coffee? I need that one. Yeah. No. Bakabazi ko ibyo bintu bidashoboka, ariko bagakomeza gukora intambara, na nyuma yo kwasinya n'amasezerano no kubihagarika. Ibyo bisobanuye kwica, kugambanira abanyamasisi no kugambanira abanyamurenge, ndetse no kwiba igihugu cya Kongo. Badi nzambivuga nisekera nanikomereza, kuko nziko nta kibaho kitagira iherezo. Buri gitangiye cyo gifite iherezo. Ibintu byose mvuga upfa ntago mbitinya, kuko buri wavutse wese yavutse kugira ngo azapfe. Ariko nazishima kuko no mu byo binshimishije aka kanya bihora bituma numva ndi na proud y'ibyo mvuga n'ibyo nakoze, nuko ntashaka kuzavuga ibi ngibi ndi gusoma ibitabo nkuko tubona abahanga bicaye kudusobanura ngo bahitileri, bari kudusobanurira ngo bagandi, ngo bande. Bahitileri bacu mu gihe bakiriho, nifuje ko akagatsi ko FRW ntago ari ikintu kinini usanga arabo ngo ni Kabare, ngo ni Kagame, ngo ni Tito, ngo ni bla 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 bla, abango bashe Habimana wareva, abantu nk'abo ngabo. Nifuje ko mu byukuri pe muzanyica pe, muri n'abahanga. Oya faka ntago mwanyica, nta bushobozi mufite bwo kunyica, ahubwo muzagambira kunyica. Nicyo cyonyine gisubizo mufite guha abanyarwanda. Ukuntu abanyarwanda mwarenganye. Ngiye uvuga gutya njyubahize, tuganira ibi bintu badashaka ko abantu baganira, kandi ibyo birimbura imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda bo mu mutwe wabo igitekerezo nuko bagomba kunyica. Icyo nzi cyo koze kizabagora, kuko ntago nemeranya namwe ko mufite ubushobozi ku buzima bwanjye. Niyo mwabugira isoke, icyo nshaka kuvuga igihe cyose nzapfira, nzaba ndi happy ko mwambonye amaso ku maso. Bakagama mbona amaso ku maso mvuga ibyo akora. Kuba buri muyobozi wese wa FPR n'umufana wayo nkamwe muza gutukana ahangaha, kuba mumbona mvuga ibibi byanyu, atari bya bindi nzaza nkicara kuri tablet nkazamura akaguru gutya ndi gusoma muri ntuza yabakoze ibi nyine nubwo bapfa. Bro, iyo navuga ibi bintu actually muriho mwebwe FPR n'ingenga bitekerezo ya FPR kiriho, iyo nabivuga muriho, ikindi gihe cyane cy'ubuzima bwawe bwose nari kuzicecekera, kuko natekereje ko mpeka none nitandukanye na muntu kana nababwize namwe uko kuri, nubwo ngiye ndi kurwanirira amahoro na democracy freedom kugira ngo bibagereho tubigire,
ariko nitandukanyije namwe mu kuba ikigwari n'ikigoryi. Icyo cyo ndakibabwiye. Kuba umunyabwoba nkanywa amaraso y'abavandimwe y'Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani, Abanyamurenge, Abanyamasisi, nk'abikigwari, abaturage bagenzi banjye bakagambanirwa, bakamburwa amasambu, bagashimutwa, bagiye gusura abana, bagiye kugira ibiki, bakicwa, nk'abikigwari kizi imfubyi z'imyaka 18. Murababona, njye nabwiye abantu we are media right now, ntago dutegereje ibyo muza kutubwira. Batanga ubuhamya nk'ubwo batanga. Nabonye umwana ejo ndi wabuze basaza ye bose aka kanya ari mu gihugu afite imyaka 18, bamumazaho umuryango, ntibamwemera no gushyingwa no kuvuga. So ibyo ngibyo cyo nkibabwije ukuri. Icyo cyo nakigendeyeho niruka ko nabaze n'imyaka yabo, ndavuga you know what, hatazajya n'urupfu rwiba agapfazi ko mu bantu yayobeje ubwenge, agakoresha ubwicanyi, bagasenga ibigirwamana nkabo, akumva ko muri abo bantu harimo bad drama. Hell no, 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 no. FPR n'umwambari wayo. Bro, I'm here, I'm free. Look for me, kill me whatever you want, insert me whatever you want, as you do your any propaganda, but I'm here clear and clean, say that I'm not a supporter of RPF, I'm not a supporter of Kagame. RPF and Kagame, those are people who can kill 7 million of people, foreigners people, Congolese. So imagine, RPF and Kagame, they are the one we can bring out here the number of 1,000 of Rwandese who've been different figures, ministers, artists, traders, business people, politicians, who died just for the bad politics of RPF. RPF we are talking about is the RPF among of them. Some of them they lose, they are brothers in the same cases. We still have like Kayumba Nyamwasa brothers general, one is opposition, another one is in the government. Be smart. Be smart. Sibyo. RPF nimwe mu mashyaka usanga ugasanga RPF ishinjwa urupfu rwa Rwanda. Ariko ugasanga ngo Louise Mushikiwabo ni umuyobozi muri RPF. Iyo manipulation y'urwo rwego, iyo mvuze ibyo nzi ko dufite abanyamategeko bandi nabo bazi izo case, nibyo nabwiye ngo sindi umunyamategeko. Uko nakuze nabwiwe ko urupfu rwa Rando rwagizwemo uruhare na RPF. Abaza amategeko, abafite izo dossier, namwe muzaziduhe, kandi hari n'ibyo tubumva na muvuga. Sibyo? RPF ni ishyaka usanga ngo Matilda, umuntu ngo ni ambassadeur, aranamahagarariye hano muri Amerika. The rumors, I'm not here to confirm ko ntago ndi umunyamategeko niki, ariko tuzayikorera iperereza. Ati umuntu yishe umugabo we, kandi uwo mugabo yishwe na FPR, ariko we na ambassadeur. So icyo nshatse kuvuga muri izo ngero nuko RPF iratwicira ariko tukanayisavinga kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu navuze ko mu buryo mwe cyangwa ubundi sindenganya n'umuntu uko I don't know, sinzi icyo navuga. Sibyo? So rero byanteye agahinda uburyo mwaje mugerageza kwanduza badrama, mugerageza kuvuga ibintu byinshi, mugerageza kungabaho ibitero, mwagabye ibitero ku bavandimwe, mwagabye ibitero ku nshuti. Nta muntu n'uyu n'umwe wabayeho twavuganye cyangwa tuvugana utari mu mazabira. Ndabatabariza nubwo mwebwe ari mwe muri abambere kuza kuvuga ngo badrama nta gushirwe kudutabariza. Yes, I know, ariko ndagira mwibutse ko iyo system ndi mu bayubatse tuyizi, ntago tuyibwirwa. Je ntago mbwirwa system, ntago nabwirwa system, ahubwo nge mbana na system, ndayizi nzi byikora. Sibyo? So nababwiye ko rwose ibyo byishimo nk'abantu nk'aba Olivier Nduhungire mujya wibona uri kwipompa kuri za pompage zanyu, uvuga ngo abantu bakoze pompage kuri Gakoco, jya uvuga ati mu bantu mbeshya pe, mu bantu nasikamisha badrama nagari. Icyo kintu ngewe kizanshimisha n'abafana banjye n'inshuti zanjye n'abandi ba freedom fighter aho bari hose kwisi. Kagame Paul, mu bantu wita ngo abanyarwanda ngo bibi fobagane,
nagira ngo mubwire ngo ikintu kinshimisha ku mutima wanjye nuko ubibona ko ntari igifobagano bwati uyu mwana yavuga ukuri, uyu mwana yatinyuka agahagarara akambwira Kagame, you are doing wrong, you are don't stop killing Congolese, stop killing Tanzania, stop killing whatever, stop drugging citizens, stop violating international laws. Kuba byonyine nzi ko wicara ukavuga ati Rama yabimbwira ibintu, iyo ni insinzi kuri jewe. Ntabwo nyene insinzi muri aba bana wagihinduye intera hamwe shyashya baza kuntuka ne mu nsinzi nje naratsinze nta n'ikibazo. Ikibazo mfite no kugomba kubohora aba bantu mvugira ko ntago naje kwibohora nge naribohoye kuba nkubwira nge naribohoye, sibyo? Ahubwo naje ngo ubohore aba bantu kandamije, ubavane muri mashoro ubashire muri republika, igihugu kigendere ku itegeko nshinga, kireke kugenda ku mategeko ya gisirikare, aho buri muturage igihugu kimarketingwa ku isi ngo igihugu gifite umutekano, ariko buri muturage afite umusirikare. Come on, ni gute nimba dufite umutekano tukaba dufite n'igisirikare cya mbere ngo gikomeye? Ni gute tuburi muntu acungwa n'umusirikare? Ni gute umujyi wuzuye abazi? Ucunga umutekano turabyumva. Kagame ntabwo uzi gucunga umutekano cyangwa uhigwa cyane kurenza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ifite abanzi benshi cyane ku isi, ariko ntabwo ishyira abasirikare ku mitwe y'abantu amanywa nijoro. Ahubwo wowe nuko abantu nabyo ndagira ngo mbayishurire ibanga. Kagame arabizi neza ko umwanzi we wa mbere ari imikorere ye, imigirire ye, imitekerereze ye, imikorere ye, imibereho ye, niyo mwanzi we wa mbere. So kuko abikorera hagati mu Banyarwanda, akaba bizi ko umwanzi we wa mbere ari abakorana nabo, ari ababana nabo, ari abagenda nabo, ari abayoboye, kuko azi neza uburyo abayoboye kinyamaswa. Niyo mpamvu Kagame agira ubwo bwoba mu gihugu ko ntabwo ugari ubwa FDLR, kuko twese nk'Abanyarwanda dutinya FDLR. Ntitwakwemera umutwe w'inyeshyamba wose witwaje intwaro wakwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Kagame yaba haradahari, yaba haradahari n'u Rwanda no mu myaka 100 n'uri perezida uzabo hari, niyo yaba ari umuperezida uri wiki kureza perezida bari wiki twabonye. Nta na rimwe Abanyarwanda bazijya bemera umutwe witwaje intwaro nkuko twakoze mu Ventura kajya muri Kongo. Nta gihugu kizabikora duturanye ngo kitwaje umutwe witwaje intwaro ngo twicare. Abanyarwanda twavutse turindwanye. Icyo cyo I even wanna promise our neighbors countries, guys, let me tell you, nobody can try to attack Rwanda from your countries as Rwandese, then we just sit and watch. No, that one is not gonna happen. The same thing, we don't want our country to cross the border to come to fight you and you guys sit and watch. And I'm here to tell you 100% to prove you that all of us, Rwandan, we are 14 million. Those are people who live in the country. We have diaspora. We are also about 10 million. All of us, we really know that Rwanda is in Congo killing Congolese, Banyamulenge, Banyamasisi. We all of us know that we have arrested the General Laurent Nkunda. He's a Congolese Munyamulenge. He lives in Rwanda. We all know that in Rwanda, it's where they are planning to destroy Burundi or to make anything bad to Burundi. We all know that. Not just bad drama. We all know that. Umunyarwanda uri hano tarasangira na niyo mbare kuri Marriott ya mikwere cyataza ayo safe house abamo azabivuge. Sibyo? Azabivuge. So that's why I'm telling you, Burundian, Congolese, stand up, fight Kagame and his RPF militaries. And I will say that once you get Kagame in the country, once we finish to stop this war, anybody will come from your country to attack Rwanda? No. I'm not supporting it. So, I'm supporting ikintu cyari cyose nk'icyo ngicyo. Right? Ariko Kagame ntakuringa hoze mu baturanyi mu bavandimwe. Ejo nabonye ubuhamya bw'umwana w'umukongomani. What is the name of the artist?
the artist who did a song about showing the people how RPF cut them. Okay, aranyumva nabari no kurimba ashobora kunyandikira. N'umwana w'umunyamurenge, n'umuhanzi, n'umwartist, naratunguwe. Musha imyaka 10 afite imyaka 30. Yeah. Uyu mwana ntabwo muzi. Yanyandikiye ambwira ati ndagushimira, nishimiye kubona umuntu nkawe uvuga ukuri ku bibazo twagize, ama story y'abanyamurenge. Nubwo iyo yamaga nyizi, ariko noneho we yakorewe iryo yitwa Rubozo. Uyu mwana ubwo we mu mateka yamaraga kuvumbura ko Kagame ari we muntu wica abanyamurenge akanabateranya akabacamo ibice, uyu mwana yatangiye gukora indirimbo zamagana ibyo bintu. Mu gukora izo ndirimbo zamagana Kagame ko yica abanyamurenge, abateranyije ubwabo kugira ngo abone uko abona impamvu ngashyira ngo muri international committees ko ari muri Kongo ngari kari kurwanira ngo ubwo bwoko. Umwana amaze kuvumbura ko iyo yose ari imitwe, nta nubwo byibura Kagame agamije kubarwanira, agamije kugira ngo abone ukabona minerals n'ibindi byose no kubona power, kuko Kagame mu ndoto ze we atekereza kuba emperor, like the king of the whole region. Ashaka ko Ndayishimiye Evariste amubona agapfukama, ashaka ko Tshisekedi amubona agapfukama nkuko the Kabila used to do, and he wants Mzee Museveni to see Kagame, and Mzee Museveni will be like, yeah. No, Kagame is not gonna walk. Twagupfukamira mu gihugu cyawe, ariko ntaga abandi bantu bazagupfukamira. Kanono ukuri gushaka abandi bantu bagupfukamira, niko twebwe tuba victim yabo, uko nitwishyira muri icyo gisirikare, uwanze ibyo bitekerezo, urabizi uko mumwica buri kimwe cyose. So this kid yambwiye story ye, agenda karanyica. Niyo mpamvu buruko nza kuri izi live ngiye kuva nabohoka nkavuga, ntago nyandyama n'isaha imwe, mpora mu gahinda kamarira, kuko aba bantuka ibonze ikibakoresha, ariko agahinda mporamo n'ababyeyi bamamagara, nizo mpinja, nizo nabo bana bakorewe icwa Rubozo. Umwana aramagambye ati bamandi muri Kenya, ibintu wavuze nge nabaye muri ibi nibi. Ambwira urya amaze gushyira indirimbo hanze, Kagame yarakaye akamutumaho iriya ntera hamwe nkuru mu banyamurenge, ariyo uyu mugabo yitwa ndizina rye sinigibagirwa. Ni ntera hamwe nkuru mu banyamurenge, ndaje mu kanya ndamubona nga barakonyohereza, sibyo? Uburyo yamuhamagaye ngagiye kumukiza ngo Kagame amuhamagara Kinshasa, n'igihe abanyamurenge bari barashyizwe muri guverinoma muri za Kinshasa na za Here. Ahamagara uyu mwana amugeje Kinshasa, aramubwira ati rero burya ni wowe ntera hamwe, ati ibintu uri kuririmba ntabwo wemereye kubivuga, bamufungira mu nzu nshuti, bamufungira mu nzu. Mumbare munyibutse iyo ntera hamwe y'umunyamurenge, murayizi, mumbare muyinyibutse tuyivuge. Bamufungira mu nzu. Uyu mugabo yafungiye mu nzu uyu mwana amezi arenga 8. Umwana yabaga mu idirishya ashaka kuziyahura mu gihe kirenga umwezi 8. Icyamuza kwiyoronga yarebaga akabona hazasimbuka ni hafi, n'undi azavunagurika gusa birangire atageze ku ntego, sibyo? Reka nze nde bamufungira mu nzu. Uko bamufungiraga mu nzu niko bamutotiraga, bamukuramo igitekerezo. Garas, uyu muhanzi yitwa Garas. Garas abagufungiye mu nzu nibo nshaka kwibuka izina rye, kuko uyu ni umunyamurenge uhora Moyize Nyarugabo. Yes, mbanyamurenge ndagira uyu munsi mbabwire, sindi umwanzi wanyu. Umwanzi wa mbere w'abanyamurenge ni Paul Kagame na Moyize Nyarugabo. Moyize Nyarugabo, this guy, he has been in the Congo government for so many times. He has been an MP, he has been a parliament member for so many times. And now he's with M23, he's with Kagame. This is the guy who recruits younger boys from Banyamurenge, write to them that they are fighting for their freedom. Instead,
they are fighting for RPF to get access to Congo. Imagine. Moise Nyarugabo n'uwitwa General Pacific nde izina rye ndaryibagiwe. Abo bantu nta bombi n'abanyamurenge. Umwe ari ku rwego rwa FPR na Kagame, which is Moise Nyarugabo. General Pacific ari ku rwego, ari ku ruhande rw'abanyamurenge bemera Kongo nk'igihugu cyabo. Ntashaka kuba ba confuse bitwa abanyarwanda kandi ari abanyamurenge b'abakongomani. So uyu Moise Nyarugabo niwe muntu wakoreshejwe muri propaganda zose za Kagame, izo gushimuta abanyamurenge bazana mu Rwanda ku ngufu, izo gushimuta abana babo babakwiye mu nkambi bakabinjiza mu gisirikare ku ngufu, izo kubeshya muri politike mpuzamahanga k'abanyamurenge bari gupfa. Uyu mwana wenyine w'umuhanzi niwe wankomfirimye, suku nkomfirima na nge I was confirmed. Ntago njya mvuga ibintu ntabone amakuru yuzuye at the end of the day. Ahubwo uyu mwana ikintu nyine nono yabimbwiye neza, nono niyumvira neza uko byabaga binameze, nono nkabona video uko byabimeze, uko Moise Nyarugabo na Kagame n'abandi nabo bamakenga bateguraga iyitwa Red Tabara. Before yuko M23 igomba kongera kugaba ibitero, hagombaga kubaho ikintu kitangiza intambara. Mu mateka y'intambara zose nta ntambara ubyuka ngo utangire gutya. Musubiza amaso inyuma hamwe nababwiye ngo muri post nakoze nkavuga inti kuba M23 igenda ihindura impamvu irwanira, eje ikavuga irarwanira ngo uburenganzira bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda, eje ikabivaho ngo turarwanira uburenganzira bw'abatutsi b'abakongomani, eje ikabivaho ngo turi kurwanya FDLR, eje ikabivaho ngo turi guhagarika Red Tabara ngo n'abarundi ngo batica abanyamurenge. Ndajyamba bw'icyo kintu warangirizo cya Red Tabara ubwayo ni twebwe abanyarwanda. Imagine twebwe abanyarwanda nitwe twambara umwenda wa Red Tabara tukagenda kugira ngo dutangize intambara ya Kagame na FPR, babone uko bajya kuyora amabuye muri Kongo, tukagenda tukica abanyamurenge kugira ngo tubone video. S'il vous plaît, Kagame and RPF, General Mubarak, General Kabare, think about that. Uburyo ushobora gushaka video yo gupostinga gusa ukabanza ukica abantu bari hejuru y'ijana. Imihoro mwabonye indirimbo uyu mwana yakoze, mwabonye sinyare zirimo abaturage abamama uburyo bakata, turabizi izo ni sinyare n'intera hamwe zakoze. Iyo muze ngo abantu n'intera hamwe nicyo mvuga. So ngiye Bad Drama ntago nakoze iriya ndirimbo, ngiye Bad Drama ntago ndi muri Kenya, ngiye Bad Drama ntago nigeze ntago mvuka mu banyamurenge, ndi umunyarwanda. Ariko ni gute naryama nkasinzira mbona bariya bana, mbona iriya miryango? Sibyo? Uri umunyarwanda ajya kunyita intera hamwe, ajya kunyita icyo ushaka, nyita icyo ushaka, kwa kuri kwanjye uburyo ari kwishi. Mu by'ukuri nanjye mbabarira umuntu wese unyise icyo ashaka, kuko ukuri kwanjye kuryana mu matwi umuntu wese wakumva kandi ari associated n'icyo kintu. Muri make ntabwo yabona ikindi gisubizo usibye kunuka, kunyandagaza, kugaragaza nk'umuntu udafite agaciro, ariko nzi ko mfite agaciro imbere y'Imana. Sibyo? Umwana ambwira story y'uburyo aba bagabo bapangaga uburyo barabanzaga kuyetinga Red Tabara ikaza kwica abanyamurenge, bari barinzwe na Fande Makanika kugira ngo babone itangiro ry'intambara. Ibyo ntibijya binahagarara, ni nabyo byanabaye imyaka n'imyaka bakoraga ibyo bintu kugira ngo iyo ntambara itazibagirana kandi igitutu cy'umunyamurenge kitazibagirana. Nuko banga imyaka yose tubaye bamakenga baramaze guhungira muri misozi ya Uganda, turadutero shuma twose wumva mu imurenge ngo Red Tabara bro n'abanyarwanda. Nindi mpamvu ndababwira siba mu gice cya Uvira cyane, twebwe nk'abanyarwanda twagiye kumenya abanyamurenge nyuma ya genocide ya 1994. Situ abari bato wenda ba data wenda bari babizi, ntabwo tubiza bari baza amateka, ariko twebwe ino generation twe twabamenye inambo irangiye bari kuza bakajya baza mu Rwanda. Icyo nshatse kuvuga, ntabwo twigeze tugira umubano uri so close n'abanyamurenge kurenza abarundi.
ndashaka kugera iyo batangiye kutubwira ngo ingabo z'u Burundi ngo Burundian military are going to do genocide to Banyamulenge. That's lies. That's lies. That's Kagame propaganda. Kagame and the RDF, they are the one to kill Banyamulenge, not Burundi. The reason why is Burundi has close connection and relationship with Banyamulenge before we even know them. Uvira and Bujumbura, they are so close, which means Banyamulenge from long time ago, Burundi is their second capital, their second whatever where they go to get things. I've been to those borders like mugiye twakoraga ibintu bya networking y'u Rwanda, nigeze kujya za bwe ho muri ibyo bibaya za Bugarama, niho nagiye mbana na mastory amwe namwe nagizo za Bugarama nagiye kongeye bad ikintu kizagutungura nta kintu mvuga mbwirwa nacyo cya confusing abantu gabaye kigarasha ngo yaguzwe ngo yarekiriswe. No, bad ngende kitwa n'umwuka wanjye n'umutima wanjye, nta muntu kuri isi babasha kundekita uko habaho umuntu mwiza wabasha kundekita kuri isi nakabaye kuba narekiriswe na Kagame. Nzi ko yampa amafaranga menshi cyane kurenza ibyo muvuga by'ibigarasha, kandi umuntu mwiza cyane kurya nzi kwimarketing mvuga ngo nshaka gukorana na Kagame nakaye kubunguba ari ngendo bakubita amafuna ahantu hose yanjye suni kutu message twabagomba kwica, sibyo? Iyo mba nkeneye amafaranga ko u Rwanda ni igihugu kibeshejwe no kwica abandi banyarwanda, so igihe cyose urire rekana na kurangira akazi aho kugira ngo inzara ikomeze kwicira aho ngaho mugatenga n'ahandi hose, kandi ushyigikiye n'ubu bwicanyi uza kuntuka ndabizi ko mushonje. Wowe begere ubabwira ati njya akazi ko guhiga abantu nka Badirama n'abandi bantu bashobora kuvuga ukuri ndagashoboye. Bro, niba tajya bagwa amafaranga meza wifuza ungaye. So iyo Badirama nyenera amafaranga yo kunywa amaraso y'abantu cyangwa y'ubugamba, ariko mwe ibyo nkora mwe mushaka kubyita ubugambani mugenge mbyita ubuvugizi. Iyo mba nshaka amafaranga Kagame Paul ubwe yanyihera menshi cyane nkabahiga koko, sibyo? So shaka amafaranga rero kujya none nkanabahomba muri icyo gihugu byane uvuga ngo ngurya ibyane byanatubiriya turya ciri tujya za piripiri tujya za he nukuri kw'Imana to driving muri amanda yubatse ku maraso y'abantu tuvuga ngo nibwo bucunguzi ngo niryo terambere ngiterambere ye ngo nuko dusenye imiryango ngo tukubaka amazu, iryo ngo niyo elevation y'u Rwanda niryo terambere dufite, which is stupid mind. Right? So yo nshaka amafaranga yo kugira ngo ngira uruhande mvugira mu by'ukuri ntababeshyi. Shambana nafasha urwa FPR ikwishyura neza nubwo uzapfa nabi, that's number 1. Nicyo kibabaje nyine. Ikwishyura neza ariko ugapfa nabi uri umugambanyi kandi wuzuye ibyaha. Kandi ikindi cya kabiri ntabwo irindira bazakwica. Iyo ni ikwica. Iyo rakwicira. Ase nk'umwana ufite imyaka 20 hano 18 30 nkanye. Iyo uvugira Kagame wishe Karegeya, ukavugira Kagame ufite Kayumba outside of the country, ukavugira Kagame ufunze Tom Byabagamba, ukavugira Kagame wishe bafande nza afande hari abantu benshi cyane by the abari hano namwe ndeze ko mufite ababyeyi banyu abasirikare bishwe abafunze wabambwira ugafata uwo mugabo ugashaka umuvugira usumuvugira ibiki. None se abo bantu kare inshuti ze basangiye akabisi n'agahiye bahekanye, njya numva speech za Kayumba avuga uburyo ngo yatabaye president wacu ahantu bagiye kumutwara. Ibyo byose umuntu yakunda gomo. So abo bantu imba barabashije kutumvikana ku kingiye ushaka ko Badrama no utazi n'uwo muntu namubonye gutya imbere yanjye ushaka ko nizera ibyo avuga cyangwa mbumufana we for good. Why? Ese itegeko mu Rwanda ritegeka abantu gukunda Kagame, iryo tegeko muri Somalia mu by'ukuri ntimugakine na feelings n'imitekerereze y'abantu. Icyo nicyo kintu kindi kigiye kurimbura FPR ndajya mbabwire mwafatiranye abantu bakomeretse n'abantu bakoze ibyaha byinshi, kuko mu ba grand frère bacu aba uncle aba daddy aba auntie harimo abantu bagiye bafite ibyaha byinshi ku Rwanda turabona bafite amateka yiganjemo ibyaha, harimo abafatanyije na za MRND, harimo abafatanyije na za FPR mu bundi bwicanyi, harimo ababaye
bakoranye na leta ya Habyarimana, harimo bakoranye n'iya Kagame, harimo so ni ibintu byinshi kandi izo leta zose zagiye zikora ibintu bimeze nk'ubwicanyi byinshi cyane, sibyo? Ariko nje individual nta muntu pointing. Abantu bo individually burya inkiko nicyo ziba zigomba gukora, ahubwo tukuvugira ibintu in general ukavuga ati okay, ninde uyoboye igihugu? Niyo mpamvu perezida wa Habyarimana wenda n'aba generali be bakeya ari uzajya wumva bashinjwa ibyabaye mu Rwanda n'ibiki baranapfuye, ubwo wenda inkiko zizabigaragaza mu gihe u Rwanda uzaba rufite inkiko nyankiko, kuko ntabwo twavuga ngo Kagame na FPR n'abantu banafite n'ubwenge. Ubuse Habyarimana ko tubizi ko mwatwe tukari umunyabyaha, hari ikibazo kumushyira gucyura urubanza rwari mukaza nabo bantu tukareba baka, kuko biratubabaza kutamenya exactly undi muzi ko mwaduconfusinze tutanazi ngo Habyarimana yakoze iki. Ibaze ko mwaduconfusinze twicara tukavuga ariko usubundi Habyarimana yakoze iki. Noneho bimaze kugera no ku rwego ko mumaze kutwica cyane, tukavuga harya Habyarimana wakoze ibi cyangwa FPR ni ikora ibibi. So murekura ubutabera bukore. So nge ibyo mvuga, so nkibaza nk'uwo muntu rero uraza kwata Karama ari Habyarimana ntumuzi, ari Kagame ntumuzi neza wamubonye, nge maze 3 decades uri ari president imyaka 30 10 karangira indi niwe presidency. Ibyo mvuga ibyo nzi byakozwe na president n'ishyaka ryanjye mu gihugu. Ibyo kujya kumbaza ibyakayibana na Habyarimana no kubintu kirukatanya no kungereranya nabo rwose, ahubwo wowe uri umwanzi w'igihugu nk'uko mujya mubyivugira, right? So ntabwo nahamagawe n'ikindi kintu, nahamagawe n'agahinda k'Abanyarwanda, ntabwo nahamagawe n'ikindi kintu, nahamagawe n'izo mpfu niyo confusion iri hagati y'Abanyamurenge, aho Abanyamurenge barwana ubwabo. Ariko ibaze Kagame ufite icyo gitugu, ko ntabwo navuga ngo nayo ni talent, afite talent yo gucamo abantu ibice neza. Moise Nyarugabo mbari Nyarugabo uriya tuvuze, Moise Nyarugabo akaba afite igice cye na Kagame bafite ibikorwa bibi byo kurimbura Abanyamurenge kugira hamwe abo babicira mu nkambi. Twabonye inkambi impunzi zarashwe, ntabwo yari FDLR yarashizo mpunzi, ntabwo ari Kongo yarashizo mpunzi, ni RDF yarashizo mpunzi. You understand? Moise Nyarugabo twakubonye wowe na Kabila muyoboye Kongo, wowe na Kabila imba mukunda Abanyamurenge n'Abanyamasisi, kuki cyo gihe mutabahaye uburenganzira bwawe imyaka 18. Wowe Moise Nyarugabo Kabila muyoboye Kongo muverisa kwa Kagame miliyoni 30 na zingahe, kuki cyo gimba kuko mukunda Abanyamurenge, mwumva ko badare wanga Abanyamurenge ari kuvuga ubusa, imba mubakunda kuki cyo gihe mutabahaye umutekano we bakeneye. Ubwo bushobozi mwe mufite mwarangiza ugafata intera hamwe nka Kabila ukayizana muri M23 n'isi yahise n'abaseka. Ngira ngo n'isi ni naho ubukoryi cyangwa imitekerereze mike na diplomasi nkeya itizweho idahuriweho n'abahanga muri diplomasi niyo ishyira FPR hasi, kuko muri FPR nta muntu umugira ijambo usibye Perezida Kagame. At the end of the day Kagame akora nka mafia. Kagame ntabwo wa perezida uzabona raporo ye nka presidence ivuga ati perezida wa Repubulika uyu munsi yagurutse mu gihugu yagiye Geneve se cyangwa ajyana. Perezida Kagame uzayakumve avuze ijambo nyuma y'iminsi 5 umve ngo ari kumwe ngo na Tinubu ngo bari gusangira ibiryo. Tinubu kubera ko bano ba perezida bandi ba Afrika, perezida bakora n'ibihugu baba baratowe bafite guverinoma bagomba gukora statement bro, ikintu cyose cyaba I know have ikosa ryo kugira ngo bakoreshe statement y'ifoto ya AI, kuko Tinubu yanashiduta atifotanije Kagame ukora ni mafia, bahimba amafoto kugira ngo abone ibyo abwira igihugu cye bitandukanye na Kagame. Kagame warabyuka agafata indege ze akagenda. President nishobora kuvuga ati nyakwa Perezida wa Repubulika yafashe urugendo yagiye hana. Ibyo bintu tubifite uburenganzira nk'abaturage kwibaza. Icyo kintu kibajije aka kanya ndabaha devoir. Perezida azagenda byanze bikunze n'ubu ushobora ko yanagiye nimba atarafatirwa ibihano byo bimubuza kuva mu gihugu Burundi, kuko ibintu ari gukora birenze ubwenge bw'umuntu. Nubwo babibahisha ariko ibihano biri gufatwa ni byinshi, nta n'ubyifuza kuko byafekta twebwe mugabo afite amafaranga ye yo kurya, afite ingabo ze bamurinda. Ariko nibyo mubona bizamura mitwe, nibyo bizamura amatike, nibyo bizamura
ikiro cya kawunga nibyo bizamura icy'umuceri. You know what I mean? Perezida Kagame uzabona agiye ibyumweru bibiri rangiza umubone ngo ari nko muri NBA. Nta kintu president yavuze, premier ministre ntacyo yavuga. So uwo ntago ari umuperezida, uwo ni babita ba debande. Ubundi Paul ngiye gufata nka debande. Umudebande ubifitiye agakundi ke ayobora, yahaye umurongo w'ibyo kagenderaho. Niyo mpamvu hagati muri FPR bicana cyane. Uzarebe nago ari kenshi dushobora kugira umuntu muri FPR ngo yigaragaza amare n'igihe ujya kumva nyine ukumva ngo yapfuye, twagiye twumva ngo barudasingwa bahunze, twukumva ngo premier ministre yahunze, twumva ngo uyu yagarutse, twumva yagarutse. Bira bintu kugira ngo bibe bikwereka igihugu kitafite ubuyobozi. Ntago kikwereka, ntago ari igihugu gifite ngo abanzi, bari abantu ntagara abanzi, bari abana ahubwo mu buyobozi kutumvikana bibamo no muri companies ibyo dukora. Nk'umuyobozi wamwe ati oya ngiye no kuki twangaje abandi bantu bitari ngombwa, kuki tutari kongeza abantu bitari ngombwa. Ibyo ruko Kagame ntabwo bikora kuko we ayobora igihugu nka property, atagendeye ku itegeko nshinga, atagendeye ibyo inteko nshinga amategeko ishinzwe gukora, ibyo sena ishinzwe gukora, ibyo polisi yagakoze, ibyo igisirikare byagakoze. No, we ibyo ashaka gukora nibyo akora. Niyo mpamvu n'ingendo ze n'imibereho ye bitaba official ku baturage b'Abanyarwanda, kandi uri ako niko kazi ka perezida. Akaba yiba official ku Banyarwanda uwo ari we wese. So bafashe Moise Nyarugabo, bafashe Kabila, baramuzanye. Kabila ubwe we na papa we ni ukuvuga ngo kuva twarasi interahamwe muri Kongo zijyana na Mobutu, hagumyeho Kabila na papa we muri iyo myaka yose 28 uko Tshisekedi amaze imyaka 5 ayobora Kongo. If Tshisekedi has been there for 5 years, why Rwanda accuse or insert or do anything bad to Tshisekedi? Did Tshisekedi create FDLR? No. Kagame and Kabila and that Moise Nyarugabo and that M23, they been there with that FDLR for 30 years. They've been dealing, as I said, even when the border open, even when it's closed. Kagame with Kabila, the former president of Congo, they've been working together, and they still working together. So then when I say everything is Kagame and Kabila, why you insult me? Why you give me backfire? Why? Because those people, they've been working since day one, working together, and they're still together, joining each other to any movement they do. Be smart. Be smart. President of Burundi, Ndayishimiye, was there, but he knows the history. He's a military. He knows so many times they stopped Rwandan troop to invade Burundi. He knows why he says it's true. President Felix Tshisekedi, he wasn't there for 30 years. He was there as a civilian watching. So he's on the seat just for 5 or 7 years. Nibwo yatangiye no kurwana izi ntambara. And then Rwanda is accusing him like he's the one who created everything. No, the people who create everything, they are together. It's Kagame, Kabila, Moise Nyarugabo, all those people, they are former leader of Congo. Kagame himself as a president of Rwanda, the one who was representing him, it's our chief military command, James Kabarebe. Kabarebe was in Congo as a chief military defense. He was representing Kagame, then the Kabarebe was working with Kabila families, which they keep working together until today. They are now, all of them, they are now in M23. So then, you Rwandese, you come to harass me, to insult me, to tell me whatever you want. For what? For what? And remember, those wars, they are the one who make all of us Rwandese to suffer. Kutwarwa masambu, gufungwa umunwa, kubaho utabayeho, inzara nyinshi, ibyo byose nibyo bibitera.
ushaka kumaza ati inzara no kurwana muri Kongo bihurira he? Ni gute bitahura? Imba ari ikintu kwisi gihenda cya mbere ni igisirikare, gutunga igisirikare. So none umve ko Kagame atunze igisirikare cy'u Rwanda n'umutwe w'inyeshyamba. Urumva ibyo bintu kari bibiri. Ibyo ngibyo impamvu bigomba kumbabaza niyo nanavuga ni no, I'm not even supporting Banyamurenge or ba Burundi or Wagogwe. I can say no, I'm defending my country. My country is spending our money, our taxes, our land. They are selling everything to support this group of labor who's fighting in Congo. So it's affecting our people, our citizens, because we are poor. We are dying. We don't even have mutual money because of those wars. Then, if it's the war benefit the country, then a president, don't be ashamed. Stand up in front of us. Tell us we are in this war because of this and this. But do you know why you cannot do that? Because you know it's a mafia game. It's not official thing. You are not defending any peace. You are not making any peace. You are just stealing. You just need more power than you have, which is good. Actually, it's insane for you to think like that. You should be appreciated that you are Rwandan president. It's enough for you. Don't want to control Burundi. For what? Why do you want to control Congo? For what? Hell no. Ntabwo byashoboka. So, naje uyu munsi kugira ngo dukomeze ibi bikorwa byo kwitanga, kugaragaza ukuri, kuvugisha ukuri, kugira ngo dusabire izi mfubyi z'abanyarwanda zagizwe imfubyi na FPR, iziri hanze y'igihugu. Dusabire aba banyarwanda basaziye hanze y'igihugu batagize ikintu bakora kuba babona uburenganzira mu gihugu cyabo. Banyarwanda, rubyiruko ruri mu gihugu n'uri hanze, icyo dukeneye cya mbere, igihugu cyacu ntabwo dukeneye intambara ijya mu gihugu cyacu ngo tugiye kwica FPR ngo ni intambara ngo twebwe ibyo ntabyo dufite n'ubwoshozi dufite n'ibyo bisirikare. FPR mwicare mutange mukosora ikosa kurindi mugendeye ku itegeko nshinga, nimugendere kuri bad drama. Ko nimugendera ku itegeko nshinga, actually you gonna get where bad drama need to be. You gonna get where everyone is need to be. Nimwubaha itegeko nshinga, you're not gonna have any problem with Congo if you respect your constitutional law. You're not gonna have any problem with Burundi if RPF respect the constitutional law. You're not gonna have any issues with international committees, organization, UN. You're not gonna have any problem with nobody if you just follow what your constitution say and give us a peace, bro. So ndasabira uru rubyiruko, aba bana bari hanze, abana b'imyaka 18, ngiye kuva naza ku mugaragaro nkavuga ibibazo byanjye, mbona abana b'imyaka 18, 21. Umwe nakubwira ati papa ari muri leta, undi papa ari mama ari mu karere, ariko mama korerwa yica rubozo iri niri, mama yategetswe gutanga ubuhamya, mama yategetse kugambanira runaka. Ntago ibyo mbitindaho. Ati mama yahisemo ngo kuca rumire kuko buri areka mbabwiza ukuri. Ntimukabona abantu bose batava mu Rwanda ngo bagende bagenda, ariko ndajya mbabwiza ukuri bro. Nyine ubuzima ni ikintu kinini, package nini, ku buryo gukuramo kimwe cyagwita mu ruhande rw'ibigora, ushobora no gushiduka uba ku ruhande rw'abagome bitewe nuko choice ari nkeya cyane. Usanga bamugana umuntu yarubatse, afite inzu ye, afite abana be bari mu mashuri, afite ibiki, passport y'u Rwanda irahenda igura za miliyoni, nuvuga ati mfite abana 10 ngiye gushaka passport wenda turimo. Ntago ari ibintu byapfa korohera buri muntu. So abantu baremera bakabimbata y'ubuzima bwabo. Ntago FPR itazanibeshya ngano bemeye kubimbata ya FPR. Abantu bemera kubimbata z'ubuzima bwabo at the end of the day. Ariko igihe kirageze ngo no kubimbata y'ubuzima bwawe mu gihugu cyawe nabyo bireke. Kuko aho kugira ngo bimbata y'ubuzima bwawe mu gihugu cyawe birutwa nuko warwana ugapfurwanira kubaho utari imbata y'ubuzima bwawe mu gihugu cyawe. Right? Naho
abamama bari kwirukanka hanze, abandi bari mu gihugu ntibakopfora, abandi barapfisha ntibatabarana, abandi ntibahamagarana. Uyu mwiryano mu banyarwanda mubona utumara iki FPR? Kumuvuga ko mufite igisirikare gikomeye n'inzego zikomeye, nimwubaha amategeko na dasiti. Ntawe uzafata imbunda biruka kuri izo modoka zanyu, ntawe uzaza kuri izo ofisi zanyu gusa gahinda ko kavugwa kagashakirwa umuti kakagira ibiki. Ntawe uzaza ngaje kubasanga no muri izo nama zanyu. Mutureke twe tuvuge ibyo mukosora, ni mutabikosora ubwo muzamenya igikurikiraho. Ariko mureke kwica umuntu ngo yavuze. Sibyo. Nta navuga ngo badi ngo wiciwe nde wagize iki. Bro, imba leta yishe umuntu nka Kizito, Fiterebo ikomeye mu gihugu nk'iyuzi, z'abahanzi bari mu z'abafana, ifite uz'abantu bafite, twagiye duhamagarwa. Ngiye nta gahinda kanyishe mu buzima. Twebwe noneho at the end of the day ntago abantu bose amusore, ntago turi presentinga kimwe, ntago tugaragara kimwe, cyangwa position tubamo zigenda zitandukanye. Abantu turi yene n'akantu turi bamwe, ntawe ugomba kwigira muri no whatever, ariko position dukora iyo mfasha akazi runaka bikama title runaka bituma aricyo nshobora gutandukaniraho nawe. Nk'umuntu wagiye ubaho igihe kinini mfite abantu mpagarariye, ibyo mpagarariye ibikorwa byanjye, nagiye nkora ibikorwa biri private, ko sinigeze nifuza na rimwe kuba associated n'ibikorwa bibi. Nta kintu cyagiye kimbabaza nko kubona amakoro. Ntabwo byabaye gusa kuri Kizito, byagiye bakumfuza zimwe na zimwe, kuko abantu benshi baba ari abashuti bacu, baba ari abavandimwe bacu, tugashiduka nk'umwana w'umuhanzi wa postinze ikintu ugahamagarwa. Atari umuhanzi wa postinze ibintu wareba ibyo ari byo, wajya kurukana n'amapfuga umuntu kuko ufite amakuru. Ntabwo twabeshyanya ngo FPR ica abantu tutabizi, turabibona, bitangira tubireba bla bla. Special abo dusanzwe tubana muri society, abo dusanzwe tabana nk'aba baba hanze uko babiba bakabanyonga, ibyo byo nuko tuzi ko tubona ari amamodoka yabo azenguruka around, tuba tuzi katwaye abapfu n'abagiye kwicwa, nta kindi tuba tubizi. Hari n'abagiye amahirwe bakayivamo nk'abapolisi, bagenda bavuye mwari amazu, bavuze ibintu byishyura mwari amazu, hagiye tubibona tunabyumva. Nta kintu kibabaza nko kujya urisivinga amakoro agusaba kumubwiriza cyangwa kubwira abo wabwira ngo mucira birarura wa mugani ibyo muvuga. Ibintu bibereye mu gihugu, umuntu umuhanzi mugenzi wawe nta kintu uzi yakoze ntaki, ariko uri guhamagarwa ngo yo ibyo bintu bari gupostinga ngo biraza kubarwa kuri lebo yawe, nese wakora iki? So ukagenda kuruguru umwe, hari nabo namagana asanga baryamye nkatsi imodoka nkarara nirukanka, ngati muvandimwe kura hiyo foto wa postinze, ntago bidufasha. You good? What you want? This one? Give me 1 second, guy. Okay, I was that. Okay, I'm sorry, man. So bikaba ngombwa ko icyo gihugu ukoze icyaha direct cy'ubugambanyi, ubaye umufatanya cyaha nabo bantu, mu gihe uri gusensibiliza abantu babwira ngo nani ngo happy nyene ngo usibye ko ngiye nka bad sinshobora kuvuga ari amagambo batubwira kuvuga ngo happy bari kigarasha ngo kuraho uwo muntu posting. No, I was always go and meet however I deliver the message. If it's my artists mostly, I'll be like, I'm sorry dear, this post you are not supposed to do it because so many things behind it. Iyo biko ntago twe abanyarwanda cyetse nk'umunyamangano yahita uvuga ati so many what, ariko umunyarwanda yumva ati yo umusa ati nawe urabizi nyine ahita gusa cyahita kwaza kuvuga ngo rama nawe se amanga rono just take you down nibyo ngibyo. So kubaho ubayeho gutyo n'urupfu kwica uhagaze. FPR yica buri muntu, ntago ari ngombwa kiza kukuniga mukana ansaramanga igihugu n'iki kitagwaye ngo wagenda ukarya ngo ukifotoza ukaje. I understand, ariko se n'iki kitambwa kari ngiye uri next, kubera ko nzi ko nabandi ntacyo bakoze kibi nanjye ubwanjye ntakora. Ese mvuge ngo ntago naririmba cyangwa mposting akantu
kabwira abantu kuba united. Simba Kizito yarazize indirimbo ihamagara abantu kuba united bakibagirwa kuba umunyarwanda bakabanza bakaba umuntu. Ntago waba umunyarwanda utabanje kuba umuntu. Icyo cyo ndakuraye nakoze tide iryo jambo rya Kizito ryaramvunye kugira ngo menye ikintu risobanuye. Ariko naje gusanga aka kanya turi abanyarwanda ariko ntago turi abantu. Kuko turi abanyarwanda aho umubyeyi ashobora kugambanira umwana we, aho umuyobozi ashobora kwica umuyobozi mugenzi we, aho umukobwa ashobora kurara mu mahoteli aroga abantu, aho uwo muvukana ajya muri riba akabakorwa ibintu nk'ibyo nyine. Ntago nyine turi abanyarwanda amahanga yamaze kutubonera igisobanuro. Abanyarwanda wa waji, abanyarwanda wa wizi, abanyarwanda wa ntera hamwe, abanyarwanda, you know what I mean. Iryo yicwarubozo nagendaga nkorerwa gutanga message z'ibinyoma, ntago ari ikintu nakora imyaka y'ubuzima bwangeraho. None ikindi cyakwe kutabivuga iyo ndyamye ngiye nishinja amaraso ya Kizito. Imba nakoze campaign zo kubwira abantu wipostinga nk'izo namwe bamwe muri gukora, wivugana na Rama yabaye kigarasha. So ibyo bintu byica mu mutima, birica cyane, birica. Ikindi cya kabiri, guhora ugenda wahora n'umunyamurenge ukamubwira ko umunyakenya udashaka kubaza impamvu mubica. Wahura n'umurundi ukamubwira ko uri umugande kuko udakeneye impamvu kubaza impamvu umucumbikire ditabara n'abandi yombare. Wahura n'umukongomani ukamubwira ko uri umunyanigeria kuko udafite ubusobanuro ku ntambara y'imyaka 30 mu gihugu cyabo n'amakudeta twishe n'abaperezida babo. Ese ukeka ko abakongomani bishe Kabila mw'abantu? Kongomani si babo ubuhe bushobozi imbere ya James Kabarebe wari chef d'etat major mw'ajene yari yanapfuye icyo gihe do. Ariko we've been in a control kono kugira ngo umuhungu ajyeho nitwe twabikoze, mu Rwanda rwabikoze, sibyo? So ntago mfite umwanya urenze uyu nguyu, gusa icyo nababwira ndahari igihe cyane cyo cyose. Uyu munsi ngarutse actually ndushaho kuyabasobanurira bimwe byo nagiye mvuga ko nazaga live nibohora ryari itangiriro, byari bigoye cyane no kugira ngo ntuze cyangwa ngire n'icyo nsiga inyuma. Navuze ibintu byinshi bizadufasha gukomeza tugenda tunaganira, kuko ikindi cya kabiri nuko ntago naje hano gusa kugira ngo mvuge nge naje hano gushaka ubutabera, naje hano gushaka freedom, naje hano gushaka human right ku bantu, uburenganzira bwa muntu. Naje hano kugira ngo tuganire amateka yacu, tumenye umunyamurenge avahe abarizwahe, umunyamasisi avahe abarizwa, umunyarwanda mubuhe avahe akabahe, reke tumenye tubayeho gute, turi bande, aba basaza ntibazadusigira amateka acuramye kugira ngo natwe twongeye tujye mu zindi ntambara zindi myaka 60 twisobanura ibintu, dusoma ibitabo ngo dushaka ukuri, kandi ukuri ari twe bitabo. So iki gihe rero bamwe twese mu kuba ibitabo n'amateka kugira ngo tugaragaze the reality, ukuri kw'ibyo tubana nabyo, kugira ngo ejo biba bitafecting abana bacu n'abazadukomokaho, ndetse n'amahanga ubwayo twamaze guconfusinga n'ayatazi atufata nk'abasaza, dufata nk'abantu bagize. Nabasobanuye ikibazo cy'abashaka ukuri, mujye mu gushaka hagati yanyu n'ibiki. Ubundi banavuga ngo umugabo nyamugabo ashaka amakuru, ntago amakuru amusha, ntago usoma amakuru bro, ushaka amakuru. Nese wajya gusoma iki ku gihe? Imba mu gihe igihugu nk'icyo ngicyo uhereye ku binyamakuru byabo bya propaganda aricyo igeza New Vision n'ibindi byose, inkuru bari bukore ariyo n'ikinyamakuru kiri Gitarama kiri bukore, ikiri mu burasirazuba Nyagatare kiri bukore, ikiri Nyagatare kiri bukore, kugera ku muntu wanyuma wa postinze. Icyo nicyo gihugu bro. Igihugu giteye gutyo kiba gicurirwamo imigambi yo kurimbura abantu. Ntago nakubeshya nkuko mbizi ko nta famille y'u Rwanda iri mu gihugu cy'u Rwanda akakanya idafite ikibazo cyangwa igikorwa cy'ubugome yakorewe na FPR. Biragoye ko ayibona itaravuye mu mwana ngapfe, aburi wirengero, yavuye mu mwana ajya mu gisirikare, abuzwa uburenganzira bwe bwo gukurikirwa amakuru cyangwa gushingurwa. India itaravuye mu gisirikare yavuyemo uhaga ubutegetsi bw'igihugu, agahunga, famille kabayeho nabi kuri pressure, bayishinja ko yabikorana n'umwana wayo.
itarabayemo ibyo harimo uwanze gusinya ku bitekerezo Kagame yashyize imbere, akaba ari general cyangwa akaba ari minisitiri, akaba yarakozwemo. Turabizi ibyo tuvuga ngo bashyize abantu ku gatebe. Hakimo n'igihugu twabaye nk'ubu abantu bazi nka Fande General Siza Kayizari, mujye mudusuriza abantu baza abantu nk'aba Pasiteri Bizimungu. Jewe namenye ubwo yavuga ngo perezida ngo Pasiteri Bizimungu, mu by'ukuri FPR y'ubwaye nje nk'umunyarwanda yambwiye ko gufunga Pasiteri Bizimungu, ubwo ndavuga ibyo ko iyo mvuze ngo yambwiye ibyo banditse kuri televiziyo no ku kinyamakuru nibyo twebwe tugomba kugera mu rwego rw'umutekano wacu, ngo yashinze ishyaka. So what's wrong of gushinga ishyaka no gushinga ishyaka? Ikibazo kiri no gushinga ishyaka mu gihugu, yari byo navuze ngo itegeko nshinga yarabyemera. So ikibazo ni iki? Nimba gushinga ishyaka byemera itegeko nshinga, ikibazo ni iki cyatuma Bizimungu abe imyaka 10 muri gereza akabaho nabi? Kuki amateka y'u Rwanda yose tuyica tukayangiza? Turi igihugu hamwe, umugabo witwa Paul Kagame kiri namubonye mongiye nk'umwaritiste tudashobora guhurizaho kandi nk'abandi freedom fighter. Bro, wishaka gushyira amateka kuri wowe, one man country never gonna be exist. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Biriho one man country. Umugabo umwe uvuga uwicwa, ukizwa, ugira ibiki bikaba. Umugabo ushobora kubyuka agafata umutwe w'inyeshyamba akawutoza akanawushyira amafuzo bakawushakira niko akawamutse ukajya gukora ibikorwa bibi. Umugabo umwe ubyuka akavuga ngo abajenerali 20 ngo nohereje ikuzimu b'igihugu. Ariko mukeka ko bari abajenerali tubona bifotozanya na perezida wacu ngo boherejwe ngo bavanywe mu gisirikare ngo imyitwara, ukeka ko bari abantu babishimye? Imbere y'Imana bari abantu icyo badafite n'ubushobozi, kuko nabo biyambuye ubugabo bwabo ubwo bubakaga ino system. Ino system umuntu wese ashiduka yamaze kuyubaka atazi ikintu ari kubaka. Ariko ntago bira bintu bishimishije mu mateka y'isi. Mujye mureba imiyoborere uburyo system zikorwa. Bro, isi yarabyoheje ishyiraho internet. Ntago biragoye kugira ngo ubone igihugu kibyuka kikavuga ngo abashena 16 ngo mu kiruhuko. Abujuje imyaka y'izabukure, abatayujuje, abo tutigeze tunamenya naho bari basanzwe bari n'icyo bakora, just mwe mu kiruhuko. Bya bintu ngiye bintera ubwoba. Ntago nakubeshya ngo ndatuza, ntabidutera ubigutera ubwoba. Uzareba igihugu gihindura guverinoma buri cyumweru. Nese ni gucura ufata umuntu umushyize nko muri Ministeri ya Finance, amazemo ukwezi amezi 6 nta nubwo aregeranya dossier nimwe, nta nubwo arakora kuri budget. Tumuvanyemo tuzanye undi. Iyo budget y'icyo gihugu yazagiye kagira agaciro kabaho. Uzanye ministri mu burezi amaze icyumweru aragiye. Uzanye general kuri chef d'état major amaze umwaka 1-2 aragiye. Uzanye buri rwego rwose rw'u Rwanda. Ibyo nibyo bikwemeza ko ntabwo igihugu cyoborwa nk'igihugu cyoborwa ku nyungu z'umuntu, kuko biba bimeze nk'akagenge, bafite genge. Iyo genge rero nimukayita igihugu. Niyo mutangiye kuza mutwa ngurwanya igihugu ngiye ndwanya genge ituyoboye. Hari umugabo witwa Evode kera yavugaga nk'ibyo mvuga. Yamutangeho urugero. Yavugaga nk'ibyo mvuga. Ibintu yavugaga Evode is 200%. Nawe akakanya niwe wamusubiza muri televiziyo. Ntaga bihakana. Is 2%. Ariko hari ijambo yakoreshaga ngo nagatsiko k'amabandi ayoboye abanyarwanda. Kuba ari agatsiko k'amabandi ayoboye abanyarwanda, nanjye ndabyemera 100%. Ushobora kwibaza ngo Evode se ngo none ngo ko yaje ngo nawe wiro n'iki? No, Evode yabaye manipulated nyine. Amabandi bura nta group bahita rekirita nyine no muri za demeni. Hari wabonaga muri kina music aro bari gutwika ukavuga ati uriya mpanzi wabona akora igishoka cyose mutwara ni guhangana nawe. Hari igihe baruka uvuga ati guhangana n'uyu muhanzi kina music iri promotinga biramvuna kurenza uko namugura nkamutwara akabo wanje. Ibyo FPR bikora ku bantu benshi cyane, ko n'uyu premier ministre dufite wejo wundi yabayeho mu buhungiro. Ibyo yavugaga, ibyo yashinja nibi ngibi mvuga. Rero nshaka kubasobanura ko bataragarutse ko byahindutse. Itimi irareba ikavuga ati aba bantu
turabakeneye, reka tubarekirite nta kundi. So Evode ntabwo kuba ari muri FPR byakwiye kuba FPR ari agatsiko k'amabandi, ahubwo Evode abo yavugiga ukuri, agatsiko k'amabandi kamuteje ukabona ni umuhanga, kamurokirita kwiyunga ku gatsiko k'amabandi. Binasobanuye ko ntabwo yagiye gusa kubera amafaranga, ahubwo nawe muri we ni Imana yamukijije Abanyarwanda, kuko wenda mu bagomba kuzakora revolution, ko n'umunyapolitike akwa revolution bahiri ku butegetsi bagira ibiki, wenda mu bari gukora izo revolution zo guhiri ku butegetsi agomba kuba arimo, u Rwanda rukarwungutsa irindi bandi. Buriya ntimukabiregrete kubera Evode yarajoyininze akagatsiko, bisobanuye ko ibandi ryavuye muri abantu bo hanze bashaka ko igihugu cy'u Rwanda, abajeni baruga bamubona, abajeni ba Nobo Marara bavuga, abanobore n'abapapa kuri njyewe n'abantu bazi ibintu byinshi, yandeba Nobo Marara nkavuga Sariyoti ko Nobo Marara nawe namubonyemo ikintu ko batari umunyepolitike, si umunyepolitike nere kumwita iki ariko si umunyepolitike, ni umusirikare. Akishobora umusirikare wese undi nakwiye ku munyepolitike. So avuga ibintu nkuko bivuga, ariko akavuga ibintu yagiye hagaraho kuri buri kintu, ahubwo ati ko duparitse hano mbona iki. So Nobo Marara ntabwo ari umukene gusoma ibitabo byayo cyangwa amakuru cyangwa kubona proof ni bakubwira ikintu cyabaye. Nimba ushaka ibyabaye byinshi ujye ukurikirana Nobo Marara. Hari televiziyo bakoreraho n'umudamu witwa televiziyo yabo izina konge njyashyiramo ngo Nobo Marara ngahita nkatangire ubisha Nobo Marara uzareba byinshi. N'abantu nabo babonye scenario scene ngizi ibikorwa nk'ibi mu maso yabo, n'abantu rebi yari kuvuga ukabona ko ibintu avuga nta wundi mutima mu bari ibintu azi, ariko abona ko bidashimishije kandi akafite amahirwe yo kubivuga. Ari Sariyoti tu Nobo Marara. Okay, n'urundi rubyiruko muzamusacinge cyane abari muri ubu bwoba, imushana gushyira ubwoba kugira ngo numve ko bidakwiye kubaho muri ubu bwoba. Uzakurikirana televiziyo yawe uzabona byinshi cyane, murabyumva bijyanye n'ibyo tuba turi kuvuga. So Evode rero iryo bandi rimaze kuva muri aba bantu nka Nobo Marara mvuze n'abandi ba freedom fighter, rijoininga y'amabandi, ntabwo bivuze ngo aya mabandi yarahindutse, ahubwo amabandi yagize amahirwe rekirita irindi bandi, none araza bibandi bya nyabyo. Aho usanga umuntu wize amategeko, wakoze itegeko nshinga, ashobora kwicara kuri televiziyo y'igihugu akarenga ku mategeko, none atari n'ay'igihugu gusa mpuzamahanga, agatukana anashyizemo ubwenge buke, ndashaka kubibira ibanga rimwe rya FPR. Uzasanga abantu bitari ngombwa ko bakore, ko nge ntinyamoko bro, ntinyamoko ntinya ibyo bintu byabo bakoresha, ko ni weapon RPF ikoresha kugira twese tuyoboye, waba uri ubwoko buri favorable kuri we, waba uri ubwoko butari favorable kuri bo ni weapon bakoresha kugira ngo buri munyarwanda wese bamukoresha ibyo bashaka. So ugasanga umuntu rero nka Evode yicara kuri televiziyo akavuga ku muntu nka Mikwege, uriya mukongomani wa sevinze izo mpfu z'abo bantu bose FPR yica. Niyo yaba nabeshya, ntabwo umuntu wize amategeko ampwisi umusenateri yaza ngo avuge ngo bashikiwe ntabwo bemerewe, ngo ntabwo ngo baviyorwa nande se abantu basakuriya. Evo waratubabaje mu rubyiruko pe watweretse ko mu mutwe wawe bamaze guteramo amategeko na discipline yawe, barakoze usigaranamo. Sinabivuga ko sindi ku rwego rwo kuvuga ibintu uvuga ku bantu, attitude ubuvuga ubufite urayihimba, urayikweya, kuko uzi ko oh my god nshobora gusoma body language, kwako ngiye niko kazi kanjye ibyo byose, wowe ntabwo ari akazi kawe. Ushobora gusoma yuko nkareba body language yawe, ibintu uri gukora n'ibintu uri kuvuga, nkahita mbona n'amarira. This kimbabaza this at the end of the day no kujya unarira, yeah, amen. Utarize urira kubera kudashyigikirana rero ibyo wavuze, kubaho inshuro nyinshi, urabizi inshuro nyinshi cyane bikubaho, sibyo? So kubona umuntu nkawe nkica nkumva ko ari wowe wakoze itegeko nshinga, sinakumva gute ko ryakubahwa ubundi? Nakumva gute ko iryo tegeko nshinga ryandengera ryarakozwe n'umuntu nka Evode ushobora kuvuga ibyo bintu? Ushobora guhagarara Evo, uri mu bantu bahagaze
ku kinyoma cya Kagame na FPR cyo kujya ubwira abanyarwanda nadutera ubwoba bro, ukadutera ubwoba ngo bavuga ngo turi muri F ngo turebe mu M23 ati uzu Rwanda abasirikare dufite bibe babaye bageze muri M23 ati iriya Kinshasa twayifata mu cyumweru. But you know why we're talking? Ibaze kuyobya abantu ku rugo rwego evo Dr. Muzima. Perezida wawe yarangiza akaza akabitwemerera ibyo wowe waduhakaniye, none ntunagaruke ngo utuganirize mu yindi sinzi uburyo watuganiza ukagaruka uje kudutera ubwoba muri se ngizi bro. No so biragoye no kumva ko nk'itegeko nshinga wanditse kumva ko ryaturengera mu gihe wowe uri umubeshyi bigaragara, mu gihe wowe utazi n'amategeko mpuzamahanga utayubaha. So imbu tuba amategeko mpuzamahanga uri umuyobozi wanjye warakoze n'itegeko nshinga, urumva nakwizera gute itegeko nshinga wakoze? Come on. So ibintu nk'ibyo ni ibintu biteye urubwa, biteye agahinda mu banyarwanda, ariko nizera ko nk'uko abatubanjirije abasangirangendo ba Kizito batanze ubutumwa bwabo, batanze ubutumwa, ba Karasira batanze ubutumwa, abanyarwanda baratanga ubutumwa, abajene bari hanze bose bari kugerageza, abafite agahinda ni benshi. Mama Diane, mukomeze mwegere Mama Diane kare nabonye iretre yandikiye Perezida wa Repubulika. Ikintu nashatse no kukivugaho, iyo baba master umuntu ngo arwanya ubutegetsi cyangwa ngarwanya leta, ngarwanya igihugu, ngarwanya leta, jya umenya ko umuntu badafite igisubizo cy'ikibazo afite kandi karibo bamuteye icyo kibazo. Ubundi nicyo bisobanura. Kuko urugero Mama Diane ntiyabyutse ngo ngafata ishoka cyangwa ngagura imbunda nk'umunyamafaranga. Turabazi ko iriya famille ntabwo ari isaba umunyu, FPR ifuje ko izasaba umunyu ariko ntiziye nawe usaba. Ntabwo yabyutse ngo agura imbunda cyangwa agura igisasu cyangwa agura uburozi nka bwa burozi bwa Badani Munyuza. Yarabyutse yandikira leta. Nabonye leta bayinyohereje abantu kare asaba ko haba iperereza ku rupfu rw'umugabo we. Twese nk'abanyarwanda twemeranya ko ari urupfu rwakozwe na FPR, ishyaka rituyoboye, bitegetswe na Perezida Paul Kagame. Kuko hari ibintu bibiri nshaka kubabwira, ntago bibaho no kuri isi na hano muri Amerika nta rwego rushobora gufata umuntu nka Elon Musk, umukire, cyangwa Bill Gates cyangwa Bezos, President Tabizi. Ntago byashoboka, ntibibaho. Nono si no kubimenya gusa, badafite approval ya presidency cyaya perezida uriho, ntago abo bantu batabwa muri yombi. Icyo cyo ndakibabwiye. Rubyiruko mutajya munajyanga ibintu by'abanyepolitike byo ni nk'amakarita twe dukina hoya, byo bifite n'imirongo runaka. So Rwigara ku rwego rw'u Rwanda n'urwego rw'aba Bezos, n'urwego rw'aba Elon Musk, n'umukire w'amateka. Bamwe bantu bubatse inganda mu Rwanda, ibintu bihana kumuka cyangwa uri kurota, inganda zitabi, inganda zitandukanye. Ni bamwe nk'aba Mironko n'abantu b'abanyabigwi bakunze u Rwanda, bahaye u Rwanda iterambere. Muve kuri rya Kagame rya za convention zo kubaka ku maraso y'abantu. Abantu bagize iterambere ntawe bahutaza, ntawe bibye umutungo, n'abajene bihirinze bakora ubucuruzi bahereye ku magare basunika imizigo bagira ikibagera ku byo bageraho. Mama Diane icyo yakoze, yandikiye Perezida Paul Kagame, ndaza no kwisanisha n'ibya Kizito, asaba ubutabera. Ubutabera bundi bwo buragoye no kubona mu Rwanda, iperereza ryigenga ntaryo babonye. Na Perezida Kagame ndamwibuka tukana kuri radio avuga ngo abo bantu narabumvishe ariko ngo bahereye ngo kuri za BBC ngo na za so what matter. Nicyo kibazo ku munyarwanda ngiye ku giti cye mfite uburenganzira bwo kubwira CNN ikibazo mfite uburenganzira bwo kubwira BBC, mfite uburenganzira bwo kuza live nkakivuga. Ntabwo Perezida ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo nabibwiye runaka, si uburenganzira bwanjye se. Kuki ushaka ko mbikubwira wowe kandi ari wowe uri bunyice, ari na wowe dufitanye ikibazo? Ngomba kubibwira abandi nkatabaza. Icyo cyonyine Mama Diane n'umuryango kwa Rwigara bagomba kukizira batabaje. Nese Kagame wowe n'ubwenge bwanyu bukeya n'iryo shyaka ryanyu, umuntu yatabaza bamwica? Tubwizanye ukuri. Ubaho abantu bagari mu bihuru bari kujya bumva intera hamwe zitambutse n'imihoro n'imyambi zikaba ngo ntera hamwe turi hano ngo mwadutabare. Ntabwo bishoboka.
so wowe wagaragaje ko gutabaza kwa mama Diane bigomba kumushyira mu kangaratete, ngabo banyarwanda ari mu byagiye. Icyo nicyo gisubizo cya Perezida Paul Kagame, sibyo? Kuri Kizito turabizi, muvuga ngaguye muri gereza iyi yanyu, iyi ngiri ahangaho ujya Kimironko. Mwakoze ibyanyu, nagize amahirwe nabonye hari Freedom Fighters banyoreje agafoto ka Cyuma Hasani abivuga. When did I start my life? You don't remember? Byonyine bamaze kutubwira ibyo bya Kizito kapfuye, nawe umuryango ntabwo Kizito wari n'umuryango, imiryango mpuzamahanga n'ibiki yasabye iperereza ryihariye, private investigation. Our Rwanda national government just refused. Twarabizi ko mwe n'amaperereza niba na ngombwa na miliyoni $1 yishyurwa bakoreshe navuye no mu majwi ya za satellite n'ibindi byose na image zagaragara. Niko na M23 byagenze, ntago twe tuzi ko tumaze kuzuza marimbi arenga ngahe Kanombe. Ababizi bari babizi, ariko umunyarwanda wenda uri Rubavu uri hehe ntago arabizi, umunyarwanda uri mu Bubiligi ntago arabizi, uri muri Canada ntago arabizi. Ariko mu gihe satellite yatuko Badramaga ubizi ashobora kwivuga bakitwa umusazi, Marara ubizi, Gatanazi ubizi, umunyamakuru yabivuga ka umusazi. By the way, ndasuje umunyamakuru Gatanazi, umwe mu banyamakuru beza abanyarwanda mu bintu bya geopolitique n'amateka y'u Rwanda. Namaze kubona aba mu Budage akorera ikinyamakuru mpuzamahanga Deutsche Welle, ariko afite na TV ye yitwa Riri Talk ya Gatanazi. Uyu n'undi munyamakuru mbwiye abanyarwanda mushobora kujya mu consulta mu kareba. Hanyuma ba mama Diane nabo naba Tabita Gwiza n'umuryango wanyuze mu bintu byinshi, nabo agahinda kabo bagerageza kukavuga, kugasangiza abantu no gusaba ubufasha bw'itekereza, amasengesho n'ibiki no gukomeza kurwanya imikorere mibi ya RPF. Nabo mwajya mubakurikirana mukareba uko bimeze. Hari abandi nk'aba Turayishimiye or whatever, Turayishimiye icyo TV yo yitwa East African TV. East Africa TV ndayikunda cyane, nayo ibaha amakuru nyine mubase by'ingo bya za propaganda, ariko disaga ugufungurira imbere yaho byabereye ukabona amasezerano. Apana we kugira ngo avuge ibye ashaka cyangwa emotions zimufata. Mbere uko emotions zimufata bakweretse amasezerano habaye iki hasi mwiki. Nk'ubu nababwira ku rugero rwiza, abanyarwanda muri kubyina ngo Paul Kagame kubona ikinyamakuru nka TVT, nk'abantu muri kuri TVT nimushatse rwose mwajya mushakira nanda makuru kuri RBA kugihe. Ntabwo ibyo bintu bibaho, ntabwo wabona amakuru azagusevinga, uzabona amakuru igihe cyose azakugira imbata y'abo bantu. Ngo kubera diplomasi nziza ngo ya Perezida Paul Kagame ngo US ngo yahagaritse bya burundu ibihano bari bagiye gufatira u Rwanda, bro barakubeshye. US y'ubwayo na tweet zayo yavuze ko yapoze, ni nka pose, naga pose gatoya kugira bareke ko Perezida wacu yakwisubiraho kuna muri icumu mu bakongomani. Ariko mabizi Perezida wacu kwica kimwe mu bintu byango bimushimisha bimuha n'imbaraga, kuko buriya abanyembaraga benshi bamazikura mu gusenga n'akazikura mu kwica, mu kumena amaraso menshi biva imbaraga ziri satanike nye. Ariko urebye amakuru ya Jean Paul wamenya aho uhagaze, imbu naho mugahunga, imbu nirinda ukirinda, imba hari n'icyo ukora ukagikora. N'urugero ko n'abantu batagira babagamira, n'abantu bavuga ibibazo by'abanyarwanda, abandi bakabajyaginga ngo nuko wabaye muri leta. Bro, imbu umuntu yabaye muri leta cyaragize iki? Ntago nge nifuza mba numva karimo ko aka kanya mujyaginga mu gihe niyo leta yabayemo nawe ayijyaginga. Ahubwo najyaginga iyo leta nawe ujyaginga, ubundi amategeko arega atabanyarwanda twuma kwiga amategeko. Nese ndayishimiye mba wenda yarakoze nk'ibyaha mu gihe narari muri leta, ariko iyo leta nawe ntibumvikane, hari impamvu atumvikanye nawe. First of all ngomba kumukijya kuba byarageze igihe atumvikana n'iyo leta, bivuze ko hari n'ibyo ashobora kuba yarakoze yakoreshejwe atashakaga, akavuga ati you know what, ndagiye. So umuntu nk'uwo nje si mujyaginga amategeko nyine niyo yamujyaginga, ndabumva nkakurikirana nkumva uko bimeze.
ntabwo ayo masezerano yahagaze, nta nubwo yabayeho kuri diplomasi nziza ya Kagame. Ahubwo iyo wenda nk'igihe nk'inyarwanda cyangwa TV10 yandika ati kubera ubwoba bwa Perezida Kagame bw'ibyo yakoze byatumye asaba imbabazi anyuze ku musenateri kugira ngo tube duhagarikiwe, apana guhagarikirwa bya burundu ibihano twe tugiye guhabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo twisubireho mu bikorwa by'ubwicanyi turi gukora muri Kongo. Iyo mumbwira ibyo ngibyo aho ngaho nabyo. So binyamakuru, banyamakuru, bigo by'itangazamakuru, mureke kuroga abana b'Abanyarwanda, abana include abana banyu. Mufitemo abana, mufitemo ibiki. Ejo biragoye ko we munyamakuru wirwaga muri icyo kinyamakuru ukora izo propaganda, ejo uri buhindukire ukaza ukajya wigisha umwana wawe akavuga ati buriya twabeshyaga iyi nzara dufite mu Rwanda. Wese uramara kwandika ibyo ngibyo, ayo masezerano yose aganisha ku nzara. Ntabwo ukemuye ikibazo cy'inzara. Nugera mu rugo umwana arakubaza papa ko dushone, papa ko udashobora no kugura icyo umaze icyo umuntu w'umugabo nkawe wamaze kumubeshya no kubeshya abantu ko igihugu gifite amahoro. Wese avuga ati igihugu nta mahoro gifite, kiri gukora ibi n'ibi biri gutuma dufatirwa mbarego tukicwa n'inzara. Urabivuga uhereye he? Witwa umubyeyi gito ko wamaze no kwica abana mu mutwe. Anyway, uyu munsi reka ndekera aha vuba cyane. Nshobora kugaruka vuba, nshobora kugaruka ku cyumweru, ariko ntabwo nanze icyumweru nabaganirije. Buri cyumweru cyangwa uko mbonye umwanya nzambabwira, nza hano tuganire no gusubiza bimwe mu bibazo byanyu. Hano nzi ko ibi byinshi navuze ni ibibazo byinshi abana Ntwadazi Joy, Fabrice, ibyo navuze hano byinshi ni bimwe mu byo abantu bagiye komeza bambaza, abandi bambaza uko niyumva nyuma yo guturika nkavuga agahinda kanjye. Abamama benshi bamamagaye, inshuti nyinshi, abavandimwe, ari nako nihanganisha bakoreshejwe ku mbaraga kugira baze kuntuka, kunyandarika, kumarabika. Abo mwihangane, izo mpfu twese twazinyuranyemo zo gukoreshwa ibintu ku gahato nk'ibyo ngibyo. Kandi ntukanagire ubwoba aho kugira ngo bakwice cyangwa batangire bahagarike opportunity zawe, kuko wabonye ka message tujya twakira ko kumira bagenzi bacu bazira inzirakarengane, aho kugira ngo bakwice ga posting inshuti. ndabibabonamo mu maso, ndabibona aho kugira ngo bakwicire kariyeri. Harimo abahanzi benshi, harimo director benshi, harimo abacuruzi benshi, aho kugira ngo FPR kwice kariyeri ga posting, kuko nibyo mbwira bankurikirana inshuti zanjye, kuko ndumwe muri mwebwe b'Abanyarwanda. Ibyo byose twese twabikoze. Inshuti zanjye bankurikirana, nimukabona abantu banuka, nimukapfe no guhita mubataka cyane. Jya ubanza ushiremo common sense, kuko ushobora gusanga benshi barabitegekwa, benshi barigura. Ntago umuntu yababona abandi bari kubakura mu mihanda. Mwabonye ababyeyi bari kurara hanze za BTL, ntago iriya editing ya Badrama, bari ababyeyi bari hanze, iriya miryango iri hanze. Ibyo byose ni FPR, ntago ari undi munyarwanda. Nese kuki umuntu avuga FPR mukarakara? Byose ni Perezida Paul Kagame. Ntago umunyarwanda yarara hanze atari perezida. Nese wabibazana iyo bavuze mu perezida n'umubyeyi wumva iki? Nkomeza gutabariza abana bafunze ba Moses, nka Moses, gufungwa kwa Moses. Ntago umuntu kuvuga ko yanga perezida ari icyaha pe. Iki kintu cyicisha abantu benshi mu Rwanda. Cyangwa kuvuga gusa ntago nkunda perezida cyangwa ntago nkunda FPR ni icyaha mu Rwanda. Reka tunasoreza hanga ubutaha mugende mwihe niyo devoir mumenye why kuvuga ko ntakunda perezida ntabizira cyangwa byaba icyaha. Ahubwo se niriye tegeko rintegeka gukunda umuntu uwo ari wese. None se FPR dutegeka gukunda Paul Kagame, kuki Green Party nayo itantegeka gukunda umuyobozi wayo cyangwa n'undi? So mu mitekerereze y'umuntu, mu marangamutima y'ubuntu, ntago politiki ifite right yo kwinjira. They don't have that right at all. Mu mitekerereze y'umuntu, opinion z'umuntu ni ibintu by'umuntu afitiye uburenganzira. Umuntu uwo ari we wese ukurikiranwa n'undi muntu uwo ari we wese, ntabwo ushobora kuza ngo utange opinion uvuga ati ngiye mbona twishe bari abanishana hari amahoro yaboneka, uvuga ngo then no, twese turagukurikirana. Ariko opinion y'umuntu kuza kuvuga ngo kuki bari abanishana bapfuye bakabizira, kuki bari abantu bashonje ukabizira, ntabwo nkunda perezida utuyoboye ukabizira,
ntago mbarizwa ngomba kuba muri iri shyaka rituyoboye ngiye nshakwa njyewe ukabizira kuko ubonye uwo batambikanye na pick up byonyine kubona gusa mwinjiza muri pick up ukabizira ukabura ubuzima. Ibyo nibazo mwisangamo mwebwe ubwanyu around muri mwebwe mukomeze uko mugendamo gera kuri ibyo bibazo muragenda mubona. First of all bantu mweke ibyo bintu ni ikibazo ubyigeho bitekerezeho. Turahari gufashanya ama freedom fighter, ndiho kubw'urubyiruko rw'u Rwanda, ndiho kubw'abanyarwanda, ndiho kubw'abarundi, ndiho kubw'abakongomani, ndiho kubw'abanyakenya, abatanzania, buri muntu wese yumva ko yaharanira ko akarere kacu kagira amahoro. Abanyamurenge baba imurenge wabo mu mahoro, abanyamasisi baba muri masisi yabo amahoro, abemera kare abanyarwanda bakaba mu Rwanda amahoro, abanyamurenge bemera kare abanyarwanda bakaba mu Rwanda amahoro, abarundi bakaba Burundi mu mahoro, abanyarwanda bakaba mu Rwanda mu mahoro, Kongo igakontora igihugu cyayo mu mahoro. Umuntu wese utekereza ibyo ngibyo turi kumwe, utekereza ibinyuranye n'ibyo ngibyo ntabwo turi kumwe. Unyita amazina agashaka no kunshakira position yo kunshyiramo, no. Bwira FPR n'abambari bayo, bwira Kagame urubyiruko rwe ko ndi freedom fighter. Icyanzanye ni ugushaka ibisubizo by'agahinda mudutera, ntabwo ari ugushaka ubuyobozi bwanyu cyangwa kwiyunga n'undi muntu uwo ari we wese. Nta nubwo umwana w'umuntu atungwa n'imigati gusa, ashobora no gutungwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo ikintu cyose umuntu akora agurwa. Hari impamvu FPR mu promoting iri jambo ngo kugurwa, nuko twabahaye ingero. Mwaguze ba Evode, mwaguze ba Rwigema Celestin, bamwe baturutse igihugu akongera akagaruka agahabwa imyanya, mwaguze ba Rwarakabije, mwaguze FDLR yose murayizana muyigira abantu banyu, akaba ari nayo ibahimbira ibinyoma n'ibafasha no muri tactique zo kujya gutera abanyamurenge mukabica. Mwaguze so buri kintu cyose mukora muragura, kuko ibintu byanyu ntabwo ari ibintu umuntu yakwirekrita, ni ibintu umuntu agurwa cyagashyirwaho iterabwoba kugira ngo akorane namwe. So abandi bantu bari hanze hano n'abantu bari peaceful, bavuga ukuri kw'ibyo banyuramo n'ibyo bakorewe, ntabwo kugira ngo ukorane nabo cyangwa ubumve bigusaba ko bakugura, cyane ko na benshi ahubwo n'ibyabo mwabinyaze mukabitwara badafite n'icyo bakugura, ubu bakeneye kuvuganirwa kugira ngo babashe gusubira mu buzima bwabo nk'abandi banyarwanda bose. Cyane ko na benshi ahubwo n'ibyabo mwabinyaze mukabitwara badafite n'icyo bagahura, ubu bakeneye nta n'ikidahinduka, nta n'ikihatangiye kitagira iherezo. Ariko se wowe uhagaze ushaka mu maherezo yose kuzajya urangiriza mu iherezo ry'abanyabyaha? Ubu se urubyiruko rwirugaga inyuma y'izo leta twavutse cyazaba tudahari, ibyazubayeho ntabwo muruzi, ipfunwe sana bagena ntabwo murizi. Kuki se wakwifuza ko ishyaka rirwanywa n'isi yose? Umurundi ararirwanya, umuganda ararirwanya, umukongomani ararirwanya, umunyamurenge ararirwanya, umunyamasisi ararirwanya, nanjye ubwanjye umunyarwanda ndarirwanya, nawe urarirwanya, n'abandi bararirwanya, na gereza ziruzuye barirwanya. Cyumva ko iryo shyaka ryakomeza rikagukoresha ibikorwa bibi. Abantu rero mwararozwe ng'igihugu, njyewe nta igihugu ni icyacu twese, n'interahamwe ubwazo zapfuye, apana iziriho, ndavuga izapfuye, nta igihugu ni icyabo, bari abanyarwanda. So icyo nshatse kuvuga, igihugu nta muntu, igihugu wihakana igihugu, nta n'umuntu urwanya igihugu, umuntu arwanya system iri mu gihugu. So system ya Kagame y'ubukoroni, yo kudusubiza mu bihe by'ubukoroni, yo kubaho umunyarwanda yica mugenzi we, umunyarwanda atizera mugenzi we, umuntu adakunda mugenzi we, system ya politiki yo kuvuga ibinyoma, yo kubeshya, ukabeshya mu gihugu, ukabeshya international, system yo kurya abana bacu tukaba ingurube. Nabwe ngo FPR ni ingurube, nta yindi mpamvu navuze iryo jambo. Naritegereje ku isi nsanga abateroriste bagira impuhwe, nsanga abarozi bagira impuhwe, nsanga abantu bagira impuhwe, nsanga hari n'abo bataroga. Buriya abarozi ntabwo yaroga abana nabe, abateroriste ntabwo bakwica abana babo cyangwa bagenzi babo abayisilamu bagenzi babo, ko babibrandinze ko ibyo abayisilamu ariko siko bimeze. Terrorisme wowe wese yayikora. FPR meaning yayo kuri ingurube, impamvu ariyo ye naragiye ingurube to nzi imiterere na behaviors ingurube. Ingurube ni cyo kiremwa nabonye kuri isi gishobora kurya abana bacyo cyabyaye
ikarya n'abundi n'aba mugenzi we. Ni ukuvuga ngo ingurube irya buri kintu, yakwambura ubuzima, buri kintu cyose kibaho. Irya umwanda, murabizi, ikarya ibyatsi, ikarya n'inyama. Ibyo bintu ntabwo bibaho ubundi. Ngende n'umutu wa guide nese ibintu bijyanye n'inyamaswa n'icyo inyamaswa zirisha zirarisha, n'izindi nyama zikarya inyama. So ingurube rero ni FPR ifoto nziza y'abantu nzi ko bicakica ababyeyi babo, bakica abana babo. Ubwabo FPR ubwayo yo yica ababyeyi babo. Hari abantu bari muri FPR bisha ababyeyi babo. Ubwo buhamya burahari kandi barahari, turabazi. Bisha abavandimwe babo, abakazini babo, barahari, bari muri FPR. So n'izindi mpfu z'abavandimwe ba FPR nka Kagame bazari use FPR yishe Karegeya Patrick, ukeka ko iryo shyaka Karegeya Patrick mwe waka kanya kuko FPR iri kuri power uramufata nk'umunyabyaha, ariko se yigeze aburana? Hari urukiko wabuze rwamuburanishije? Haga ntabwo umuntu wese watorotse igihugu cyawe wavuze yemerewe kwicwa, yemerewe gufatwa akaburanishwa. Icyo nacyo mu gikosore habo bicanyi banyu ba FPR. Mwabwa atoke noneho FPR tumaze kubona ko tutabizera. None mba mufashe badi mu mutuzane hajye hari agacacari, tubaze badi ngaho none urahari, turagufite dusobanurire. Tubwira abacamanza n'abaturage apana FPR. Imba dufashe Kayumba Nyamwasa tunga ati icarano muvandimwe, ngaho tubwire turu urukiko rw'abanyarwanda apana rwa FPR. Ko nta rukiko rw'abanyarwanda tugira inkiko za FPR. Karegeya kuba yarishwe, umuntu w'umuperezida akabyukira muri Serena akavuga ngo yango n'abandi tuzabica. Ibyo bintu n'ubutera hamwe, nta butera hamwe burenze ibyo ngibyo. Umuntu wese wishe umuntu utarahamwe ibyaha n'urukiko aba ari interahamwe. Ninita FPR interahamwe ingurube, ujye ugendera kuri ibi. Kwica abantu batarahamwe ibyaha n'inkiko, ibyo n'ubutera hamwe. Kwica abantu kubera ibitekerezo byabo, ibyo n'ubutera hamwe. Kwica bamwe muri bo mukorana bawe, ibyo n'ubugurube. Mubaye ingurube, mwisha abana banyu, muri hekwe mwikoze mu nda, sibyo? Ndihanganisha imfubyi za Colonel Patrick Karegeya, ndihanganisha n'izindi imfubyi zose za FPR. Iyo yiciye ababyeyi batarabona ubutabera. Mwabana mwe, mwa miryango mwe, hariho abantu nkanye nka badi, nanatekereza ko naba bankurikirana n'inshuti zanjye batazigera babafata nk'ababyeyi b'abanyabyaha cyangwa batunze umunyabyaha mu rugo rwabo. No, tubafata nk'abari ko abantu banyu banyonzwe batarabona ubutabera. So Patrick Karegeya ni innocent, aho gazabe bamwe mu ntwari z'igihugu cy'u Rwanda. Ko Kagame wamwimye ubutabera. So imba wimana ubutabera, wowe nyine nta butabera ugira, umwicanyi. Wimye Kizito ubutabera, umwicanyi. Wimye Jay Paul ubutabera, umwicanyi. Wimye Babeni Rutabana ubutabera, umwicanyi. Wimye abantu bose bari hanze bagusaba ubutabera no kuza mu gihugu. Nimvishe na story y'abantu ugenda uhagarika baje no kwiyamamaza no kugira iki ngo bamwe bagahera hanze igihugu. Ni bimwe namwe tuba tutanana. Ibyo ni ukutubaha amategeko, ibyo nabwo ni ubwicanyi. Twiba dutoragura imibiri y'abantu mu gihugu, kandi tuzi ko mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu n'uyu wagira ubushobozi bwo kwica n'urukwavu. FPR itabwaye uburenganzira ko n'inkwavu tuzijyana no kwibagira, itabwaye n'uburenganzira bwo kwica uwo muntu cyangwa gufata uwo muntu. So impfu zibera mu gihugu, ndagira mbabwiza ukuri, kugira ngo mutanye no gukorana n'abanyarwanda neza, mugabanye impfu n'abantu babura bazatangira kugenda byibura babizera mu gake. Kuko iyo umuntu abuze undi agapfa, twebwe sinkuri urubyiruko imyaka n'imyaka, ibyo nibyo tuganira. Twebwe iyo niyo sinyare yacu. Iyo umuntu apfuye w'umunyarwanda bisanzwe turamushyingura twe n'umuryango wacu. Iyo umuntu yishwe na FPR biri automatically ko polisi iza kugeza tumushyize mu mva, kandi polisi igomba kumwambika kuva muri morgue. Ibyo murabizi ko mwakoze kuri Jay Paul, mwakoze kuri Kizito, mubikora ku babyeyi benshi cyane, abantu bose. Nta muntu ujya ushyingura umurambo. So ibyo mubitekerezo kandi tuzabigarukaho. Guys, ndabakunda. Buri uko bukeye nuko bwije nshima Imana, ntago ari uko mpanganye n'ibitekerezo bibi n'ubutabera bubi na politike mbi, ahubwo nuko nzi ko no mu buzima busanzwe iyo umuntu yiriwe akaramuka akwiye gushima Imana. So guys, nshima Imana, nifuza ko tuzakomeza kubana kandi tukagera ku burenganzira bwa muntu.
nk'uko buteganywa n'amategeko yaba yo mu gihugu yaba n'amategeko mpuzamahanga. Murakoze cyane, ndabakunda.